dukomeza gutumbagiza inkuru yacu nziza rero ndagutumiye muri iki gice bw'imitungo yanjye bazayiga bagabanye gutya. Clement Witonda, Clement na Simbi bajya ku kanoteri barasinya bateraho kashe. Mu gice twashoje Bonaventure na Blessing bari baragarutse bavuye mu Buhinde, ndetse Bonaventure amaso yari yarakize arimo kubona ameze nk'abundi ngunda basha kurora. Twashoreje rero Clement agiye ahantu aho barerera abasaza nyine, hari umusaza wari wamufashe ibirenge wamugaye, byari igihe nyine bari basezeye bagiye kugenda. Nibwo Clement yamubajije, inshuti yanjye wamfashe amaguru se ukaba urimo kundeba nkaho wanyitiranije n'umuntu runaka, bwira niba hari ikibazo twakemura nyigufashe. Ibyo rero Clement yabajije uwo mugabo wamugaye mu cyubahiro cyinshi, muvandi ndimo ndakureba kugira ngo nkwitegereze iyi shusho yawe nyugumane mu bitekerezo byanjye iteka. Yego, kugira ngo umunsi navuye muri ubuzima nitugera mu ijuru duhura nzakumenye nzagushimire cyane, nzongere ngushimire ku yindi nshuro. Nibyo uwo mugabo wamugaye nuko yashuje Clement muri ubwo buryo. Nshuti neza amatwi, ayewe iyo mvugo imeze gutyo ku muntu ufite ubwenge butekereza neza yari imvugo iremereye cyane, keretse umuntu utazi iby'ubwenge. uzi impamvu se? Tuza ibi turaje turamenya n'ibigiye gukurikira muri iki gice cya 10. Nibyo tuzageza ku gice cya 11 ibe finale cyangwa 12 rutangire n'izindi, kuko hari byinshi kweri tubafitiye. Nimwe mu dutenguha gusa disi abataboneka, ariko unabishoboye wajya usharinga, like, share na comment. Niba uri mushya no kora kuri subscribe uratangira n'igice cya mbere, nagura ubuhombye inkuru zacu z'ibintu byinshi kweri kandi tugira n'ibintu ibi byiza. Hano rero ni mu mubare yose twikundanira. Njye ndi Clement uri inshuti yakadasohoka, mwibutsa ko iki nkuru zirushamo filme n'ibindi bintu byo gutunganya ushobora kubikora urimo kwiyumvira n'ibindi na gahunda zawe zigakomeza kweri ibyo urimo byose tugakomeza tukagirana ibihe byiza, twifuzarizanye byiza. Iki ni igice cya 10. Nshuti muri cye, nshuti neza amatwi inshuti yanjye, birashoboka ko Clement umusitari muri iyi nkuru yanyuze muri byinshi, kandi kuva gafashe yaragiye ifite umunezero udasanzwe kuko buri munsi wazanaga ibyiza. Ariko ku ruhande rwe wa munsi uyu mugabo wamugaye yamufataga amaguru amwitegereza mu maso, akamubwira ngo nibahurira mu ijuru ngaza arashaka kuzamwibuka ngazongera mushimire. Kuri Clement yavuze ngo uyu ni umunsi wanjye w'ibyishimo, uwo ni umunsi mwiza Imana yandemeye ngo munezererwemo. Uzi impamvu se? Ibintu nk'ibi bimenywa n'abanyabwenge, kuko abanyabwenge ngo bategura iherezo kuruta itangiriro. Niyo mpamvu twifurizanya byose hakazamo no kwifurizanya iherezo ryiza. Clement rero yarabivumbuye mu gihe uyu mugabo yabimwifurizaga disi. Niyo mpamvu imirimo myiza itegura ngo iherezo ryiza bikaza ari byiza gusa. Ubwo rero ubuzima bwakurikiyeho Clement buri ntambwe yateraga yabaga iruhande rwe ukabona Bonaventure ateguye ishuri ry'igitaraganya n'abarimu babigenewe, abarimu bakakaye cyane kugira ngo Bonaventure abashe kugira ubushobozi bwo mu mutwe, capacité intellectuelle. Nibyo ngo kugira ngo abashe kuba yahagarara ashikamye nk'umuntu ushobora kuba yakurikirana ibintu bya company kandi bikemera. Ikindi kandi Clement yajyanye Bonaventure mu mishinga ye yose. Impamvu nta yindi, yaravugaga ngo ese haramutse habayeho umunsi nkaba nahari Bonaventure yaba ari ku rwego rwo guhagarara ashikamye akaba mu mwanya wanjye. Impamvu nta yindi, yarazi ubushobozi bwa Bonaventure mu bijyanye no kwitwararika, kureba kure n'ibindi nk'ibyo. Impamvu yaravugaga ngo inzozi nabo nasize iruhande hari undi muntu wahagarara ashikamye yemwe, kuko ndamuzi twabanye mu bihe bigoye. Burya inshuti magara, inshuti iruta izindi uyimenya mu bihe bigoye. Clement yaravuze ngo uyu Bonaventure ntabwo ari ku rwego rw'uko naza ngo ngakira igishoro, genda nawe wirwaneho. Oya, wicyo yashakaga byari ukumushyira iruhande rwe agafatanya bakayobora izo business bari kumwe. Yaramwizeye cyane kweri, nkuko nanjye Clement nizere abakunzi b'inkuru z'urukundo mix hano kweri, kuko baba ari abahanga cyane. Yemba kuna mu mabara yose, nawe niba unkunda ujye ubimbwira muri comment imitima myinshi. Nyuma y'igihe kitari kinini rero Bonaventure yari yatangiye kumenyera, yatangiye no gusobanukirwa bimwe mu bikorwa ndavuga nko ku ruganda n'ahandi hantu mu mishinga ya Clement. ACB nyine yose yavugaga ngo Clement, B kavuga ngo Bonaventure. Clement rero biteguye kera. Aha rero nanjye inshuti yanjye nkwifuriza kugira inshuti magara zikozirikana, waba uhari cyangwa udahari, waba uri mu byiza cyangwa uri mu bibi by'isi. Ibi rero byatumye abakozi hafi bose nako aho yarataragera no bari bataramumenya, ariko aho yageze tuvuga akamara iminsi ari gukorana nabo, abakozi babo baramukunze cyane Bonaventure banamwiyumvamo. Byatewe n'iki se? Bonaventure burya yabanaga n'abantu disi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rero ayewe uyu Blessing na Bonaventure bari batangiye kumenyera ubuzima bwa kijyambere kweri, ubuzima bwa gikire.
ubuzima bwo kurya icyo ushaka icyo ari cyo cyose atari ubuzima bwo kurya icyo ubonye. Ariko se nshuti neza amatwi, nubwo kuri uyu mukobwa Blessing ubuzima bwari bwiza, akeka ko byari byifashe biti, hari akantu kaje ariko kabi gatumaga yumva ubuzima bwe atisanzuye mu nzu ya Clement. Yaratekerezaga, iyi nzu nziza cyane gutya y'agaciro ihenze nyibamo mu ruhe rwego, nyibamo nshingiye kuki, ndi hano mu buhe buryo, ubu ndi mu kuri cyangwa ndi mu buyobe? Ibyo rero nibyo Blessing umwe wabanaga na Bonaventure mbere yuko Clement ahura nabo yibwiraga mu mutwe. Niba utaratangiye ibice bya mbere ugomba gutangira kuri rimwe kuko inkuru zacu zibamo ibintu byinshi. Ndabeshya nshuti neza amatwi, mbwira muri comment inkuru zacu zibamo ibintu byinshi, cyangwa bakujya bakomeza aho bahereye bahite batangira, cyangwa bajya bahera kuri rimwe abashyashya. Mujye muri kaza abashyitsi ariko mumbwire muri comment wambwira, none se uyu Bonaventure ko babanye nkanjye ubu mpfana iki na Clement? Nzahaba se kugeza ryari? Ubu se ndi mu biki? Sibyo bita ngo ndi mu buyobe? Ndi mu mandazi se cyangwa ndacyari mu ifarini? Ibyo rero nibyo Blessing yibwiraga. Ibyo bibazo byose rero byatumye Blessing abona ko akwiye gufata imyanzuro y'umuntu ukuze akava mu mikino. Umunsi umwe rero Clement yarari mu rugo rwe nyine, hanyuma nkuko asanzwe aganira na Blessing na Bona nk'inshuti, ndetse Clement bose abafata nk'inshuti kuko yubaha Blessing nk'umuntu wabaye mu ruhande rwa Bona igihe Bona yari mu bibazo bikakaye. Nibwo rero Blessing yicaranye na Clement muri salo, dore ko Blessing yatangiye kuvuga, muvandimwe musaza wanjye Clement, ntacyo nagushinja pe, warakoze kuba waranyubashye ukamfata neza igihe cyose nari muri urugo rwawe. Nibyo nari narahisemo kwirekura nkitanga kugira ngo ubuzima bwanjye mbe nk'impano nitange ku bwa Bonaventure wari mu bibazo bikomeye. Narabonaga isi yose yaramukuye amaboko, ndavuga ngo reka nitange. Ndashima Imana iyo mu ijuru, Imana yumve ko nyishimye, ndayishima ku bwa Bonaventure. Ubu ngubu Bonaventure ahagaze neza ku bijyanye n'ubuzima. Ikindi kandi ndashima Imana ko yemeye ko mugeza mu maboko ya nyayo, amaboko yawe Clement umusaza wanjye, bari kumwe na mwene wabo. Ikindi kandi igihe namaze kwizera ko mbaye muri rugo, nizeye ko nta kintu kibi cyaba kuri Bonaventure muri kumwe, kandi ubuzima bwe guhera kuri isaha bumeze neza pe. Rero nagira ngo njyewe mbasezere, gende nyine nsubire mu cyaro njye gukurikirana iby'ubuzima bwanjye. Namwe muhagarare mushikamye, ndabizi nimworohewe niyo muganira mba mbibona, mukomeze muhangane n'ubuzima. Yego iyi si nyine umuntu aba agomba kwisigaho ibikorwa, ni byiza cyane ndabibashimira. Uyu Blessing rero iyo mvugo ntabwo igize ishimisha rwose Clement, yabaye nk'imvugo imutunguye kandi mukansi. None se mushiki wanjye Blessing, ibyo bintu mbwiye ko bitunguranye cyane ra? None se amagambo mbwiye wamaze kuyavuganaho na bro Bonara, cyangwa niwe wabyitekerejeho gusa nanjye ukaba ubisubiye mbwira nyine? Ubimaranye igihe cyangwa byakujemo uyu munsi ko bitunguranye se? Nibyo, icyo cyari ikibazo Clement nyine yarabajije Blessing. Umusaza wanjye Clement rero Bonaventure ntabwo nabimubwiye, ariko ndabizi ko ibyo namubwira ntabwo yabihakana, twabyumvikanaho nkamusobanurira. Kandi nibyari byiza ko nawe nagutungura twamaze gufata umwanzuro na Bonaventure. Niyo mpamvu nabonye ko nta ikibazo ari umwebwe nabanza gusobanurira. Ubuzima bundi gukora ibise, ndagira ngo nyine Bonaventure yisanzure abashe gukora gahunda ze, nta kintu kindi asize nyuma. Rero sinashakaga ko namubera nk'umutwaro, ikindi nta kintu na kimwe mwishyuza, sinshaka ko bishobora kugaragara nkaho ari byo ndimo kumwishyuza. Icyo nkeneye nuko Bonaventure yakisanzura agakora yisanzuye nta kibazo. Se nshuti naza amatwi, uyu mukobwa Blessing ko cyari kuvuga ibi cyangwa hari indi nkuru dukeneye kumenya hagati ya Bonaventure na Blessing? Reka dukomeze twumve, ariko ibyo nkubwira biryoshye kubi. Aha ntangazwa no kubona tubona like 40 gusa, kandi ugasanga video mwe ntimubibona yarebwa amasaha aruta views. Uri kubyumva? Video wenda yagize views 1000 ariko yarebwa amasaha 1100, ariko ugasanga like ni 30, 40, 50. Ese iyo uri kuryoherwa kuki utakora kuri like? Reka dukomeze twiyumvire. Nkubutsa ngo niba tugiduha like, gikora like aricyo bimaze bitwa YouTube ko ibintu ari byiza, bagakomeza kubigeza ku bandi, ntiducike intege.
ntibitwifuriza kureho kuzakomeza tukabategurira inkuru. Nibyo gikora utu tuntu duto niyo mpamvu mbisubiramo, tuba dufite umumaro. Ntago mbisubiramo kuko ntakababwiye ngo bite birangire, dusubiramo kugira ngo mwumve umumaro wabyo. Yego ngo ni uguhozaho, reka tujye duhozaho rero, nabyo ntacyo bitwaye kugira ngo ibyiza tuzabitegure bibagereho, kandi ibyiza biravunanye. Siko bimeze se? None urabona Clement muri iyi nkuru se bitaramuvunnye, uyu mukobwa Blessing se we ntibyamuvunnye kuba iruhande rwa Bona arwaye. Ayewe ntabwo biba byoroshye disi, reka twimvire. Ngo urashaka kwisanzura ngo nanjye nisanzure mu bikisi? None se kuki ushaka kugenda ukansiga Blessing? None se Blessing wibagiwe imvugo wivugiye wowe ubwawe uvuga ko utazansiga hamwe na rimwe mu bihe ibyo ari byo byose nzaba ndimo? Iryo ryajwi rero rya Bonaventure waje ameze nk'utunguranye aho bari bicaye muri iyo salo, ndavuga Clement na Blessing, agahita avugiramo Blessing nyine warimo gutanga icyifuzo cye kuri Clement ngo agirigendeye, nyuma ko Blessing yibajije icyo ari gukora muri urwo rugo rw'abakire akakibura. Impamvu rero burya nta yindi, igihe Clement arimo kuganira na Blessing muri salo, Bonaventure yari yicaye muri ofisi nayo iri muri salo ifatanye na salo, ndetse irimo utuntu tw'inkingi turimo imyenge minini, uburyo yumvaga ibiri kuvugirwa muri salo yicaye muri ofisi y'iyo nzu nyine hari ibyo yararimo kwigaho. Nibwo rero yahise aza abaca mu ijambo ibyo byajyaga mbere Clement atarasubiza. Uyu Blessing rero yabaye nk'uwikanze cyane kuko yari yateguye ngo azabibwira Bona ku ruhande rwe, yamaze kubyumvikanaho na Clement kugira ngo bitazatungura Clement uwabafashe neza mu gihe Blessing yari akigera muri urwo rugo kweri ntacyo amushinja. Ubwo rero Blessing yabaye nk'uwikanze cyane. Muvandimwe Bonaventure, kuri ubu birakenewe ko nasubira ruguru mu ntara, ngomba kujya gutangira bundi bushya ubuzima bwanjye. Nawe urimo uracyatangira ubuzima bushyashya. Erega Bona, sinizera ko ideni nari ngufitiye narangije kuryishyura, ibyo simbizi, ariko ndizera ko hari bike nabashije gukoraho kuri iryo deni. Uwari Blessing waruvuze atyo. Ese reka ngoze Blessing, njye nawe umunsi wa mbere duhura uribuka imihigo n'indahiro twaraheranye njye nawe tugihura umunsi wa mbere? Ngaho mbwira Blessing, kubera njyewe ni ibintu bingahe waba waratakaje mbwira wakabaye waragezeho. None se Blessing, iyo atabanyeho bayikidobya ubu ntiwakabayeho neza cyane mu muryango wawe cyane, ahubwo wakabaye ufite uri mama ufite abana beza wishimiye urugo warateye imbere. Ibyo Blessing nakwangirije ubuzima pe, ndabizi neza. Blessing, kuri iyi saha ndagukeneye umbi ruhande kugira ngo byibuze nanjye ngire bike nitangaho ku bintu wankoreye byose. Yo kandi Bona yabivugaga ubona yabunze amarira mu maso disi. Oya Bonaventure, nta nyishyu ntacyo nshaka kumpemba rwose. Bona nafashe umwanzuro nk'umuntu mukuru, ubu icyo nkeneye ni ukuva hano nkagenda nkitekerezaho, isanzure utekereze nawe ukeneye gutangira gutegura umuryango wawe. Blessing kandi yabivugaga yazamuye ijwi bigaragara ko atakiriye atanashimishijwe n'uburyo Bona yaramubwiye. Ese mushiki wanjye Blessing, kuki umeze gutyo koko? Ibyo ni ibiki koko utangiye? Kataruko nkusi kubona nzi ko uri umukobwa w'intwari cyane, kuki uri koroshya ibintu koko? Ko nta ntwari yoroshya ibintu. Intwari kigaragara mu guca mu bihe bikomeye ikabiharanira ikabitsinda n'ibikigwari n'ikigarashi. Kuki washyize imbere ko jye nawe twatandukana? Ubundi no kubera iki? Reka nkwibutse neza, wamba uri ukibuka aho twaturutse jye nawe Blessing, wamba uri ukagenekereza ukibuka umunsi wa mbere duhura kugeza kuri iyi saha, wamba uri ukabyibukaho gake ko bigaragara ko utarimo kubiha agaciro no kubyibuka. Aho se reka nkubaze, mbere uko dufata umwanzuro wo kugenda uribuka ubuzima njye nawe twanyuzemo uburyo bwari bumeze? Ibyo ariko noneho Bonaventure bivugaga arimo kwinginga, arimo gusaba uyu Blessing mu buryo budasanzwe. Ubwo rero ibyo byaragiye bikora neza ku ndiba y'amarangamutima ya Blessing. Blessing yatangiye kwibuka wa mugani, yibuka uko byatangiye, uko byaje ngo ni malaria hagati we na Bonaventure disi. Ndavuga guhera ku munsi wa mbere bahura. Tutuneza amatwi. Aha mwavuze ngo nyongere igira ibice byinshi, reka nkubwire uko byashe. Ibi ntago nari kwenda gutekereza ngo mbikubwireho disi. Igihe Bonaventure yari muri gare, Clement asigaye muri gare arimo guherekeresha amaso imodoka yari tiko yari yanditseho ngo inzibutso ziba ngo ku mutima, ngo naho amafoto ngo kuyamanika ku rukuta, ngo umuyaga ugeze ukayahuha, ngo akajegera, ngo ari kurwibutso nyarwo ngo rubikwa mu ndiba y'umutima. Ubwo se sibwo Bonaventure yarafatiyeho agiye mu ntara igihe yaramaze igihe arwaye umutwe? None se yaravuye Kigali nyine agiye iwabo za Gikongoro? Iyi myaka yashize disi, niba utarumisha ibice bya mbere ubitangire.
ababyumvishe aha turimo turabyibuka neza. Uwo munsi rero nshuti neza amatwi, ni wo munsi Bonaventure yakubitanye n'uyu mukobwa ngo ni Blessing, bahuriye mu modoka. Hari abantu ngo bahurira mu modoka cyangwa mu ndege cyangwa mu bwato, urukundo rugatangiriraho. Ntabwo ari ngombwa ngo mubuhurire kwa Mamudogo cyangwa mu bukwe bwo mu miryango. Hari n'abahurira mu modoka kweri, kandi urukundo ngo bikava keretse Imana itashatse kwihuriza gusa. Reka nze mbikubwire ko byagenze. Si urukundo mushaka mu nkuru y'urukundo. Aha, ku nshuro ya mbere bari bicaye mu ntebe imwe muri bisi. Ubwo rero Clement ntabwo yari amerewe neza, turabyibuka yagiye arwaye amaze iminsi mu nzu. Ariko se umuntu wari wicaranye nawe kuri iyo ntebe nawe yagaragaye nk'umuntu ufite ibibazo byinshi utamerewe neza, wabonaga yavangiye mbega ibibazo byamubanye byinshi. Ubwo rero bari bicaranye muri iyo ntebe, buri wese yavumbuye ko mugenzi we haba mu bitekerezo no mu bwenge no mu mubiri atamerewe neza. Imodoka ikirenga rero za Nyabarongo hagaragaye umuntu ushinzwe kureba amatike y'abantu bicaye mu modoka. Iyo modoka iparitse ku ruhande, uwo muntu yinjiramo atangira kugenda areba amatike. Ukese nituba dufatanye ukagaca ugasiga bakagusubiza kamwe kandi bakakajyana, cyangwa bakagacamo kabiri kaguha igice cyako. Icyo gikorwa se ukeka ko cyari cyoroheye uyu mukobwa wa Blessing wari wicaye iruhande rwa Bonaventure urwaye? Impamvu nta yindi, Blessing kwinjira muri iyo bisi yari abaye nk'uwiyahuye. Uko yinjiyemo nta atishyuye itike, atagiye gukatisha itike, apfa kwinjiramo ngo ikiba kibi. Yagombaga kumenya gusa iyi zamuke urw'iwabo. Sibwo umuntu urimo kura amatike se na shoferi batangiye kuza bahagarara iruhande rw'uyu mukobwa ngo twereke itike yawe, ngo harimo umuntu umwe utishyuye. Biragaragara abantu hetse n'abantu bambwiye kuri agence ngo harimo hararengamo umuntu umwe, ngo uyu ngo bimeze biti ngo cyangwa shoferi wayariye. Ubwo rero kuri Blessing byari ibintu bigoye cyane bikakaye, kuko yinjiye muri iyo modoka nta n'igiceri cy'ijana afite mu mufuka. Icyo rero uyu Blessing yakoze, yagombaga gusaba imbabazi uyu mushoferi n'uyu muntu ushinzwe iby'amatike wari waje nyine gukinjira mu modoka iparitse ku ruhande ngo barebe umuntu urimo kurengaho. Ubwo Blessing yatangiye kubinginga ababwira ko akeneye kugera mu ntara. Rero uburyo Blessing yagaragaraga wagira ngo yari asize nk'inzira gushya mbega akagenda yihuta. Uko byagaragaraga mu nk'umuntu usobanutse nkawe wumvishe inkuru zitandukanye, w'umuhanga nkawe umurikiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Byagaragaraga ko Blessing ahantu aturutse ahavuye ahunga nk'ibibazo cyangwa amaranye igihe ibibazo byinshi, akavuga ngo ikiba kibendurira iyi modoka ingeze mu rw'iwacu umujyi urananiye. Iyo mpamvu se yinjiye muri iyo modoka nyine nta tike afite. Blessing yaringinze cyane, aringinga aratakamba, ariko umushoferi w'iyo modoka no warimo gukata amatike ntabwo bari biteguye kugira ngo bamwumve. Wagira ngo bakataga amatike n'umushoferi ntibumvikana mbega, umwe arimo arashaka impamvu ku bundi. Rero bamwituniraho. Icyo bashakaga nta kindi, gutanga amafaranga aho ngaho. Iyo yarafite akamashini mu ntoki wo uje kureba by'amatike bakamukatira itike, cyangwa agahita asohoka muri iyo modoka bakamusiga mu nzira barenze Nyabarongo. Rero bamwe mu bagenzi bari bicaye iruhande rwa Blessing na Bonaventure, ibyo byose barabyumvaga n'abagenzi bari bahindukiye babona ko ari umuntu, abandi bakavuga ngo ariko yasotse akareka kudutinza ku rugendo, tugifite urugendo rurerure ngo nk'abo babajyaye. Ukumva nk'umuntu yivugishije ibintu nk'ibyo muri iyo bisi. Nibyo nubwo hari abumvishe ibyo byose bijya mbere, nta mugenzi n'umwe wari witeguye ngo ahe ubufasha uyu mukobwa Blessing, cyangwa ngo amwingingire uyu mushoferi n'uyu muntu urimo gukata amatike byibusa, aho ngo bamubwire ngo bamubabariye ngo uko bibaho mu buzima. Bibutse abashoferi ko ubuzima ari gatebe gatoki. Reka da, baraciye barumira abandi bagenzi. Ubwo rero ukata amatike n'uyu mushoferi bari bagiye kumuhuruturamo bamukurubana ngo bamunage hanze muri iyo modoka, nyine ave mu modoka bakomereza urugendo. Ndetse ubona hari n'abagenzi bashyigikiye ibintu nk'ibyo. Umutima w'impuhwe rero wese winjira muri Bonaventure, nubwo Bonaventure atarushaga abantu bose, atarafite n'ibifatika byose kugira ngo abe yafashe uyu mukobwa muri iyo modoka. Impamvu nta yindi si, Bonaventure kuva hagurutse Kigali yari afite udufaranga dukeya yahawe na Clement wari umaze igihe amurwaza. Twibuke ko Clement yari yasigaye ku iseta ye adoda inkweto. Amafaranga yari amaze iminsi akorera yose ayahereza Bona kugira ngo Bona ajye mu ntara ajye gufashwa n'abo muryango we arwaye. Abumvisha ibice bya mbere murabyibuka. Mu gihe rero Bona yitegerezaga cyane uyu Blessing, Bona umutwe rero kumurya muri ako kanya, ariko yikanze umutima we ubaye umutima we mubi cyane. Bona rero yisatse mu mufuka, udufaranga yari afite muri ako kanya utunoti tuzingiye mu mufuka nitwo yagarukanye amaze gukoza amakaboko nyine. Yabaze ayo mafaranga avumbura ko ubushobozi bwo kwishyurira uyu mukobwa tike ye
haburaho make ya disi, make cyane ariko. Nibwo rero Clement yinginze uyu mushoferi ngo wambabariye nka guhigi cya kabiri cy'itike y'uyu mukobwa nawe akabasha kugenda ko abona afite ibibazo. Ubwo rero ukata amatike na shoferi bahise bicirana ijisho bavuga ko wakemura ugahomba icya kabiri kugira ngo uhombe burundu. Babona ko ayo mafaranga bagiye kuyagabana rero ntibamukatire itike nyine bakaberamera nk'abamutendetse. Mu gihe rero Clement yamutangiye icya kabiri agasigarana uduceri duke, umukobwa nawe bari bamwishyuriye nyine yagombaga kuguma mu modoka. Ayo mafaranga yari atanze icya kabiri cy'itike uwo ukata bagonyoke n'umushoferi bahise basohoka nk'ubijijisha barayagabana. Urugendo rwari rugiye gukomeza rero umukobwa nta muntu none umuzana yifogonyo kweri. Uwo mukobwa rero yashimiye cyane kuba umuntu amweretse n'uburyo amufashije. Ubwo rero bisi yagombaga gufatiraho igana nyine za Gikongoro. Araho banyuze bigaragara imodoka yaparitse bamwe bagiye gushaka utwo kurya kugira ngo urugendo rukomeze. Kumwe baca kwa Nyirangarama nyine n'ahandi imodoka ikahagarara abantu bakagira two bigurira nk'udusambusa na twa burete cyangwa imigati irimo inyama n'ibindi nk'ibyo n'utuji n'utujuisi. Ariko se urukeka ko abagenzi bose bavuye muri iyo modoka se ngo bajye kugura ibyo kurya? Impamvu nta yindi, uyu Bonaventure n'uyu mukobwa ni Blessing bo ntibigeze bava muri iyo modoka, nta kintu bari bibereyeho. Iyo minota 10 rero yatanzwe kugira ngo ushaka kugira akantu yigurira. Bonaventure gunyuze muri iyo modoka ari gutekereza uko mu mufuka we byifashe. Nibwo Bonaventure rero yavumbuye ko hari amafaranga make yasigaranye mu gihe yishyuriraga n'umukobwa itike. Ayo mafaranga akaba yararya akagenda nawe ameze neza. Yashatse guta umwanya yahise ava muri iyo bisi ajya gushaka nyine ibyo byo kugira ngo abe irindazi n'umukandara bifata mu nda nyine. Yagiye sanga bamwe mu bagenzi muri iyo modoka abandi batangiye kuhitapfuna, abandi bafunguye utuji cyangwa amazi mu barasomaho, abandi bakiri gutumizaho nyine. Clement yagiye kuri comptoir y'aho hantu agira ngo atumizeho. Igihe Clement rero yagiye gutumizaho umutima waramuriye yibuka wa mukobwa bari bicaranye. Bona rero yahise yibuka neza ishusho y'uwo mukobwa yarasize mu modoka. Yari yabonye ko umukobwa ameze nk'umuntu ushonje cyane, ariko umukobwa ntiyari yavuye mu modoka bitewe nuko nta mafaranga yari afite, nayo itike nayo yari afite arabona yo kurya. Ubwo rero Bona yabonye ko afite ubushobozi bwo kuba yafasha uyu mukobwa muri utu duke yasigaranye mu mufuka disi. Nibyo Bona yaregereye abona ahantu hari imigati, abona n'aharamanitse amaji nyine n'abandi bari kugura. Bona yaguze umugati umwe, ikigati kiba kirimo inyama, agura n'utuji tubiri, uducupa duto twa juice tw'imitobe nyine. Ibyo rero byari gufata mu nda. Bona yabigarukanye abifite muri envelope yinjira mu modoka. Nibwo rero Bona ageze kuri za ntebe yari yicayeho nyine n'uyu mukobwa ngo ni Blessing, yasanze umukobwa Blessing yiyunamiye ku ntebe y'imodoka y'imbere ye. Nibwo rero Bona yicaye mu ntebe akora ku rutugu amukomanga uwo muntu bari umuturanye we kuri iyo ntebe nyine muri urwo rugendo. Blessing rero yaregutse akubitana nyine amaso, barebana mu maso n'uwo muntu umukoze ku rutugu. Ese ubona ko umuntu afashe envelope irimo ikigati n'uducupa tubiri twa juice mu ntoki twa ji. Ibyo Bona yabanje kumuhereza akaji, arangije agaragara acamase muri envelope agarukana cya kigati kirimo inyama hagati, akivunamo kabiri gutya hagati na hagati. Arangije ikigati kindi igice agisubiza muri envelope agihereza wa mukobwa bicaranye disi. Reka Blessing se yazanye brage bimwe mu bakobwa bashobora kwiryagagura ngo gisinge ndya mu bantu cyangwa ngiki, bitewe n'umuntu ukuntu yari amerewe. Yari afite inzara cyane kweri, yahise yakira umugati ni nawe yahereyeho atarasomora kuri ji ahita atapfuna. Nibyo Bona nawe yatangiye kurya umugati icya kabiri hagati na hagati yasatuye atangira kwirira kweri. Bona rero niwe wabaye wa mbere mu kumara umugati, asoma no kuri ji arangije aratuza. Nibyo uyu mukobwa Blessing rero we icyo gihe we yari yatangiye gusomeza wa mugati urimo inyama kweri, agasomeza na kakaji bari bamuzaniye gatoya. Wibuka ariko ko Yezu nawe tuwe imigati se muri ibiresi ko byanditsera harya. Ubwo rero nyine ibyo bipande by'imigati nyine ayiwe uko za ntumwa zasangiye ubuvungukira ngo bwari bwasigaye zigahaga, nabo basangiye ibyo bipande bibiri kandi bumva baguwe neza. Erega ngahatari umwaga ngo urugo kwavu ngo rwisasira batanu. Ubwo si byo bisobanuye iki? Jya umbwira muri comment ariko utuntu nk'utwo tw'abakurambere wumva bisobanuye iki? Jya numva bisobanuye ko byatumye urugendo rwabo rwarahise ruba rugufi kandi bakagenda banezerewe kuri bakagerayo amahoro, ngo gerayo amahoro. Ibyo ni nk'isengesho mbega njye navuga ngo amena muri comment. Imana igiye kwibuka mu bihe bigoye kandi gushyira mu bihe byiza kweri. Ese inkuru iraryoshye, imitima myinshi aho hasi n'ibiryoshye fire. Twikomereze. Nibuze ko wakoze kuri like kuko ni ingenzi cyane. Wumvise iryoshye cyane wana sharinga kuko ukabwira umuntu ngo ariki uzumva iyi nkuru. Umukobwa Blessing rero yashimiye cyane ubufasha uyu Bonaventure yaramuhereye mu modoka disi ngo inshuti iva ku nzira. Ese burya ni iki bisobanura?
gise nari mbizi. Ubwo kandi muri icyo gihe cyose bigiye mbikubwira, shoferi yari yageze kuri vola, imodoka yahaze ikiboko, amapine arimo kwikaraga kweri. Urugero mu nda hari akantu kari kagezemo, turabizi ko ngirindazi n'umukandara bifata mu nda. Byari nka ka motivation kuko mbona yagaragaye arimo kugira icyo avugana n'uyu mukobwa kweri bicaranye mu modoka. Nka bimwe ngo ni how we met, ngo ukuntu abantu biharashe ngo dore ko urukundo rwacu rwatangiye, ariko nkubuka ko tsako mu gace k'ikiringo twabikuzaniraga tukabona ntacyo biri guhindura, tuba tukaretse. Rega tubafite byinshi akubwiza ukuri. Aha ugiye ngo dusabira gusa kudacika intege nta kindi, kuko ibintu nabyo biba bigoye utabyumva gutyo. Ariko ngo nta cyiza kitagora da, reka tugire courage turore, ngo reka turore. Hakurikiyeho iki se inshuti z'amatwi, tuvuye muri blague. Uyu Blessing yatangiye kwipresenta yibwira Bonaventure. Bonaventure nawe atangira kwibwira uyu Blessing. Ndetse uyu Blessing wagaragaye nk'umuntu ufite ibibazo bitamworoheye, byabaye ngombwa akabona ko uyu muntu w'inyangamugayo bicaranye Bonaventure abimubwiye uko byifashe ntacyo byaba bitwaye disi. Burya ngo abantu bajya bagira ibibazo biremereye bakabura ko uwo babibwira disi ngo bibasangize baruhuke ku mutima. Burya iyo ubonye uwo ngorero tubanga rero ngo biba byiza kurushaho. Muvande njyewe nkirangiza toronkome nabuze uko nakomeza kwiga. Ubwo rero byabaye ngombwa ko mbona akazi ko mu rugo njya kugakora nyine i Kigali. Ubu rero ko mbona uko ndimo ndatoroka nko gutorongera bitewe n'ibibazo bosi wanjye nk'umukoresha wanjye databuja yarashatse kunzanaho. Mbere nkigira muri rugo nari mabaye neza cyane pe. Ikibazo cyatangiye ryari rero uyu musaza unakoreraga nyine nyir'urugo gutangira kubona ngo ko nteye neza cyane, nibwo yatangiye rero kwifuza ngo kunsambanya. Guza ikintu cyari kineye mu ngenge se narebaga ubuzima bwanjye bugiye gukurikiraho ndamutse nemeye kuryamana n'uyu mugabo databuja nyine ubona akoreraga mu rugo. Uyu mugabo nari nabibonye ko nta muntu afite ubuzima bwanjye. Impamvu nayindi, umugore we n'umwana wabo mutoya ubucura bwabo ndabizi neza ko bafata imiti, bararwaye baranduye. Umudamu we rero yararambwiye umwana wabo yaranduye ngo njye nkoresha uko nshoboye, ngo ninjye mfite inshingano zo kumuha imiti kugira ngo umwana tutibagirwa kumuha imiti. Ndavuga nk'igihe nyina yabaga yagiye ku kazi, umwana wabo ari bujye ku ishuri cyangwa mbega hari nka nyina dahari, ngo ngomba kwibuka kumuha imiti. Umugore nawe nyibwiriye ngo baranduye, ko batarirwaga mu rugo ninjye wareraga umwana wabo, ni nanjye wagombaga kumuha iyo miti nyine umwana yagenewe. Rero inshuti yanjye, inshuti bakunzira, ejo umugore wa bosi yagize isafari. Uwo rero twasigaye mu rugo, abandi bana babo biga za interina, abandi barakuze ntibahaba. Njye ninjye wari wasigaye mu rugo njye nyine na bosi n'uwo mwana wabo wavukanye ufite ubwandu. Ariko bosi akajya nyinyuzaho mvuye nka dushe akambwira ngo uteye neza cyane, ngo urusha n'umugore wanjye mu buto bwe, akambwira ibintu nk'ibyo nkaceceka nkaruca nkarumira. Ubwo rero nijoro, muri iri joro nyine uko umugore we yagiye mu safari, bosi yinjiye mu cyumba cyanjye afite intego yo kumfata ku ngufu, kumviyora. Ariko se ko yagerageje kubikora se byamuhiriye ko namurushije imbaraga, sinamuce mu maboko y'intoki se, mu myanya y'intoki. Nese mva muri icyo cyumba muri iryo joro se byari kugenda bitese. Ari ngombwa ko nikanga nageze aha muri gare. Ubu se sinaraye Nyabugogo muri gare nicayemo. Uyu munsi se sinabonye amasaha yagiye nkavuga ngo ikiba kibe ntacyo ndi gukora, nicaye muri gare narayemo. Ndahita nurira imodoka iganurwa iwacu, ndaziyoboye wese imodoka yanzanye. Gusa icyakurikiyeho ni iki gihe mucikaga ntiyashatse no kunsanga muri salo, nkasohoka hanze agahita afunga inzu akambwira ngo rari hanze ngo ndanakwirukanye cyangwa uhitemo kimwe. Sinabonye bikomesha ashatse no gufungura igipango bitewe n'ubwo twari dutuye hariya hafi ya gare, avuga ngo reka njye kwirarira muri gare. Ubw'amahirwe se Kigali abantu ntibagenda mu mihanda nijoro. Ubwo rero ngibyo byo nanyuzemo mu musaza wanjye, ngibyo byo narayemo kuvisha na telefone yanjye n'amafaranga n'imyenda sinabashije kubifata. Ariko ndashima Imana ko nicanye nawe muri ine. Ibyo rero Blessing yageze aho ngaho arimo kubibwira Bonaventure. Blessing yari yatangiye kurira. Ubwo rero Bonaventure disorirwa ari umutwe, yarabonye akandi kazi ko gutangira kwihanganisha uyu mukobwa no kumuhoza ku bibazo disi yahuriye nabyo mu mutwe. Ubwo rero muri iyo modoka baganira ibintu byinshi disi kweri ikanze urugendo rwabo, yewe bamenyanye buri wese atangira kumenya undi. Blessing rero uwe wabo ni Butare, ni nawe yavukiye, mu gihe uyu nguyu Bonaventure iwabo ari Gikongoro. Ubwo rero nubwo Bonaventure nyine n'uyu Blessing bari buri imodoka imwe, ariko bari bagiye mu turere dutandukanye.
kuri Blessing niwe wageze mu rw'iwabo mbere mu karere k'iwabo. ubwo rero bya bindi bavuga ngo bye bye ngo urabeho muvandimwe, ngo byari byiza guhura nawe muri iyi modoka, Imana yampuje nawe. Blessing niwe wasohotsemo mbere asezera Bonaventure. Imodoka shoferi yagomba kuyihata ikiboko amapine akikaraga kweri kugira ngo ba Bonaventure bo bakomeze urugendo baganisha mu rw'iwabo. Muvandimwe Bonaventure, Imana izakumembere, wakoze cyane ku byiza bidasanzwe wankoreye kuri uyu munsi wari umugisha guhura nawe muri iyi modoka. Reka nkubwire musaza wanjye, ufite umutima udasanzwe pe. Sinzi disukura urugendo icyari gukurikiraho byaragucuriki iyo utaba muri iyi modoka. Iri ni nk'ideni disonse igiye mu buzima. Sinzi uburyo nzakwishyuramo n'icyo nakwishyura. Icyo nifuza ndasaba Imana izongere muze nawe kuri n'inshuro byibuza nzishyureho kimwe cya kangahe ku byiza unkoreye ku mutima wawe mwiza. Ziko Imana nta kinanira. Ndabibona disiko wirwariye musaza wanjye Bonaventure. Imana izaguha ubuzima bwiza, izaguha umunezero usesuye, kandi izaguha iherezo ryiza mu buzima bwawe bwose, uzasoza useka. Urumva musaza wanjye, nukuri n'isengesho ngo usabiye. Tuneza amatwi rero, ayo yari amagambo ya nyuma ya Blessing, umukobwa mwiza yari arimo kubwira Bonaventure muri iyo modoka disi. Akomana byari ngombwa rero ko kuri iyo saha mu mukobwa Blessing yagombaga gusohoka muri iyo modoka, hanyuma agasiga Bonaventure akomeje urugendo. Niho bavuga ngo zibyaye amahari. Nkubwira ikintu, uzi ko nta n'umwe wibutse kuba yafata akanimero ka mugenzi we. Ibyo Bona yari akoze byari rya jambo ngo gira neza wigendere. Ibyo byose Bona yari abikoze adategereje ko uyu mukobwa yazamwishyura ikintu icyo ari cyo cyose. Ngo jye ntacyo mfite cyo kukwishyura, ariko rega Bona ibyo byose nubwo yabikoze utibwira ko uyu Blessing yari umukobwa mwiza. Ubu iki kigabo cyanyira urugo cyashaka kumufata ku ngufu kika ko se yari yoroshye. Ayewe Blessing uburyo yari ateretse yari ari ku rwego rwo kuba yakurura umugabo uri we wese yamureba kamera maritiro, umugabo wese akumva yakikundanira nawe kweri. Rero Bonaventure ntiyashatse kuba yakoresha intege nke cyangwa ubugwari ngo kuba uyu mukobwa ari mu bibazo abe yabifata nkaho yabyuririraho amumwikorere amubwira ngo ariko arese tugakundana ngo amaye saka nimero. Oya, soko Bona yari ateye ariko burya uko batandukanye Blessing n'uyu Bona muri iyo modoka buri bose mbega. Ariko se hari ibintu biza bigasiga akantu k'agakemistry mu wundi. Kuva batandukana muri uwo munsi kuri uwo munsi mu modoka, uzi ko Blessing yicaraga akibuka Bonaventure. Uzi ko uyu mukobwa yatangiye kwicuza ngo ariko mana ko kiriya musore koko ntamusabye nimero ya telefone, ko nari nabonye afite telefoni, ko nari no kuzandika ahantu, nubwo agafone kanye kamatushikanye n'agataye mu rugo aho nakoraga kira kigabo kigiye kumfata ku ngufu. Kuki koko ntamwataka nimero? Ibi ni Blessing avyibwiraga. Impamvu nayinde Blessing yaravugaga ngo biriya ntago ari ubufasha, ngo biriya birengeje n'urukundo. Ku ruhande rwa Bona ariko reka ntago ibyo byari bimufashaho, ntiyigeze yishinja ngo kuki ngo ntafashe communication y'uriya mukobwa ngo musabe ngo tuzongere tuvugane. Reka ariko rero utakeka ko Bona yari yibagiwe mu maso y'uriya mukobwa uko nari heza n'uburyo ngo ari mwiza ateye neza kweri, napoye uruhu rwe, umukobwa ngo uri naturel cyane karemano. Ndavuga umukobwa Blessing. Nyuma y'igihe kitari kinini rero Blessing ageze iwabo, ayiwe ababyeyi be nabo babise babishyuhamo ngo urashaka. Byari nyuma y'uko ari abantu bari baje gufata irembo muri urwo rugo. Byari ndetse yari umucuruzi ukomeye aho ngaho mu ntara y'iwabo, umusore w'umucuruzi wagafashe mu buryo butunguranye. Se urakeka ko uyu Blessing yari tayari se ntigeze yifuza gushakwa n'uwo muntu? Impamvu yari afite mu mutima we niho ruyizi no mu mutwe mu bitekerezo. Hari ishusho y'umusore yatekerezaga buri munsi, ndetse yarasengaga akavuga ngo mana wasongeye ukamuzana uyu musore tukaba twashakana. Uwo musore sukeka ko yarindi ko yari Bonaventure. Ariko se disi nshuti neza amatwi, iminsi uko yicumaga sibwo hagera cyagiye cyo gucika intege, umuntu akabona ko ibyo arimo kwirukaho ntacyo bizazana. Gutekereza Bonaventure bikagenda bigabanuka, avuga ngo umuntu twahuye rimwe ubu se koko twakongera guhura, bikagenda bitangira kumugabanukamo. Ndavuga Blessing yararebaga akavuga ngo ibi ni ibintu bigoye cyane, namusize ko karwaye, ariko se nta na nimero ze nafashe, nazahurira he nawe
nuko bakomeje imodoka ikagenda. Byihuse aravuga ngo abatuye muri aka karere k'urw'iwacu. Ndetse twibuke ko mu gihe bari muri iyo modoka ibiganiro baganiriye byari nka bya bintu inshuti va ku nzira, ariko nta muntu wari werekanye mu maso ko yakuruwe na mugenzi we mu bijyanye no kuba byakurikiranwa bakajya mu rukundo. Reka da. Ndetse uyu Blessing Disi yaratekerezaga ngo igihe gishize se si kinini, ubu uriya musore ufite imico myiza nk'iriya ntago yaba yarahuye n'undi mukobwa, ubu se mu rw'iwabo yabuze umukobwa umwiyumvamo ubu ntiyashatse ko nabonye ari umusore w'inyangamugayo. Ibyo bitekerezo rero byatumye uyu mukobwa Blessing ibo bari barashyize ku nkeke bitewe n'umusore wagafashe kwera umucuruzi w'ikimenywa bose wari waje gufata irembo. Atekereza ko akwiye kubaha umuryango we n'umwanzuro bamuhitiyemo ku nshuro ya mbere. Rwose aravuga ngo ndabyemeye bya bindi mwajyaga mumbwira inkwano basasizana. Tutuneze amatwi rero uyu Blessing yagize amahirwe yo gushakwa n'umucuruzi ukomeye mu karere k'iwabo, umusore ufite amafaranga fatika jejeta, umusore akoze ubucuruzi bukemera. Ubwo rero byari ngombwa ko uyu Blessing asiga urugo rw'iwabo ngo umusore n'inkumi ngo bazava iwabo ngo bajye gutangira famiye. Nawe niko yabigenje rero, yagombaga kuva aho ngaho iwabo Butare akajya Gikongoro ariho bimukiye. Uwo musore yacururizaga cyane, aho ubucuruzi bwe cyane bushinze imizi, nubwo muri Butare yari afite ubucuruzi ariko ngo Gikongoro ho byari akarusho. Ngo ni naho umusore rero batsikizo cya kijyambere kweri. Hanyuma se mu cyaro cy'iwabo Bonaventure uva avuye i Kigali ukeka ko byari byoroshye. Uburwayi bwa mutwe wakubitiraga mu gahanga bikazamukira mu maso nibyakomeje kumubabaza cyane, bikamuzengereza mu buryo budasanzwe, ukagira ngo ni nk'abakaraza bari gukubitira ingoma mu mutwe, ariko bikaza no mu maso akumva amaso arimo arakurura. Hubwo ibyago se hari mwene wabo n'umwe, ndavuga Bonaventure, wari witeguye kumubera ubufasha. Reka nitwabonye se igihe Kirimo Witonda yagiye kumushakisha ibyo bagiye bamusubiza, cyane cyane wa musaza ufite ivugonyo. Buri wese yarebaga ibye, twibyo kubagurishije n'imitungo ya nyina. Ntibajyaga se bamubwira ngo wowe ngo ibyo urwaye ngo ni sida, ngo ni nayo yishe nyoko. Niko byumvishaga yewe. Ariko se nshutuneze amatwi, urakeka ko abantu bo mu cyaro bakwihaye, urakeka se ko uyu Bona yararwaye sida? Reka da, byari mindset imyumvire. Bitewe nuko rero yari afite ubwo burwayi bamubabaza cyane, akabura n'ubufasha buturutse kuri mwene wabo. Ngo rero no kujya kwivuza byari ibintu bigoye kweri. Ubwo rwese sabwe bwamutapfunye bukamuhekenya. Sibwo rero imboni yatangiye kujya bururumuri akaza ibintu by'ibihu mu maso yakabona ibihu gusa. Ubwo rero se iryo ne ryari rigiye kubitangiriro ryatumye Bonaventure abaho akinjira mu isi y'abantu batabona, bamwe bagendesha badondaga agakoni ngo impumyira basaba bari abantu disi nuhura nabo niba ari utuntu ufite mu mufuka ugerageza umuhe, buryo babayeho mu yindi si. Ndabeshya se nshuti neza amatwi? Aha nibiba byoroshye disi. Nibwo rero muri iyo si iyo buhumye yahuriyemo n'ibibazo bimugoye cyane. Kurya kwa Bonaventure, kuryama kwa Bonaventure, kwambara byari ibibazo gusa, mbega byaje bimuberaho uruhuri. Oya, sinavuga ko Bonaventure ari umuntu utabona, wowe n'ibibazo bimugoye kuruta abantu bose batabona, bafite ubumuga bwo kutabona kuri nosi. Oya, ariko ndakubwira ko ari mu bantu bahuye ruva gusenya mu gihe batabonaga. Uzi ko Bona yabyakiriye akaba yamara umunsi atariye, kandi atari muri ba bantu bajyaga ngo ufunguza. Oya, yari afite umutima mbega wa kigabo, akirirwa atariye kandi atanabona n'inzara iri kumurya. Urabyumva ariko ibyo bintu Bona utabona gutya Kirimo arimo kumwitaho amushyira kuri systeme, ari muri office yica arimo kwiga ibintu bikakaye, agiye kuba umuntu ukomeye udakeka ko yanyuze mu bintu byoroshye. Akabe ngo gaseko nk'akeza mujye mwitonda. Aha gusa hano twifuzizanye ibyiza gusa. Yes, Imana igiye bakubere bahe ibyiza gusa mu mabara yose meza, kandi unyura no mu bibazo. Nukuri tukwifuriza kugubwa neza no kubivamo vuba. Waba urwaye ari nk'abatwumva ngo bari nko mu bitaro disi, Imana ibafashe mukire vuba kandi musubire mu buzima bwiza buryoshye kweri, mushininge mubiho neza. Imana ibibahe inshuti zanjye abarwayi mukire. Ayiwe, kubabara kunanirwa iyo mirimo bashagaga kumuha ikakaye byaraje bimukoraniraho, birangira bamutereranye bamutaba mu nama muri uwo mujyi w'iwabo, yabuze ubufasha ubwo ari bwo bwose. Ubwo rero uwo wari umunsi burwayi bw'umutwe bwamuriye cyane. Noneho nibwo rero Bona yarwaye neza
yikanga atazi n'ahantu aherereye. Nibwo Clement yaje kwigugarura ubwenge, yikanga ari ahantu hari amamodoka menshi noneho bitandukanye na muri icyo cyaro cy'iwabo, n'amahoni n'amapikipiki, yumva n'urujya n'uruza rw'abantu. Nibwo rero Bona yavumbuye ko ubutaka ahagazeho atari ubw'icyaro cy'iwabo. Ahantu yarari rero abantu bari bamuri iruhande, nibyo Bona yumvishe barimo kuvuga ibintu byabo byihariye. Nibwo Bona rero yakuriye gake gake yegera iruhande rw'abo abantu barimo baganira. Abageze iruhande arabasuhuza. Nibwo agomba kubasaba ubufasha ngo abaze ngo ahantu mperereye hitwa ngo iki. Icyo gisubizo cy'abo bantu rero cyakanze Bona cyane kuko atumvishaga ko yakabaye ari aho ngaho. Nibyo nubwo Bona yari akiri muri Cyangugu ariko yari kure cyane n'icyaro cy'iwabo. Uzi ko yikanze ari muri gare neza Rutsiyeri mu mujyi rwagati. Uva iwabo rero ugera aho hantu ugenda n'amaguru byari nk'amasaha 5-6. Nibwo rero Bona yabuze imbaraga yicara hasi mu buryo butunguranye. Impamvu nta yindi, nta muntu n'umwe wari aho yarasi. Hanyuma se iyo mumenya sebwa ariko mushakisha atese aho hantu kandi atarabonaga ngo mu isoko rya wenda acuruza umuntu tuziranye kandi atabona. Nibwo Bona yaratekereje icyo gukora, avuga se ndacumbikisha se, ndasaba ubufasha se. Bona se katazi gusabiriza disi nk'abandi bantu bafite ibibazo. Ndashaka se uko ngera iwacu ndasaba ndubufasha, ndasubira se n'ukuntu bamufata kuriya abantu bamujyanaga guhinga atabona. None se ninde uri bumundandate akanjyana akangezayo? Ibyo rero nubwo umutwe wamuryaga byari ibibazo byari mu bwonko bwe, yarimo kwibaza byamutesheje umutwe nabyo. Ni bimwe bavuga ngo ikibazo kiza ari intego ze cya kabiri yari mu bizami bikakaye by'ubwo buzima Bonaventure yanyuzemo. Mu gihe yatekerezaga byose se inda igifu n'icyo cyatangiye kumwibutsa ko gikeneye uburenganzira bwacyo. Inzara yaramuriye kweli. Uzi ko yibazaga ngo harya inshuro ya nyuma mperuka kwasama nkatapfuna nkamira n'iryari ntabyibuke. Muri iyo saha rero nibwo Bona yatekereje ko bando y'ubuzima bwe amamega nyine agiye gushiramo, abona ko agiye gusezera kuri iyi si. Ubwo yatekerezaga byose yarabonaga ngo nsigaje iminota mike yo gukomeza guhumeka umwuka w'abazima disi. Isi nziza ariko iri habi duniya babi. Ayiwe iyo minota mike yarisigaye rero Bona yaravuze ngo nyamara ahayiwe nintava hasi ngo impagurire kamagarari. Undi abangendeye kuri cya kintu kivuga ngo yo wishwe n'inzara, ngo kwicwa n'inzara ngo n'ubunebwe bwanya kwigendera. Ibyo rero byari bimwe mu magambo Clement yajyaga amubwira babana muri ghetto. Abana b'imbobo nyine ngo imvugo bajyaga bayikoresha ngo kwicwa n'inzara n'ubunebwe bwanya kwigendera. Uno umurongo wa hip hop kweli. None se ubunenderwa nicwa n'inzara gute kandi kuri no si Imana yarahashyize ibyo kurya byinshi. Kuri iyo nshuro ya mbere rero nibwo Bona yabonaga ko agiye gutangira gusaba ubufasha bw'ibyo kurya, ubufasha bw'ibanze. Yatangiye kugenda afata epfo na ruguru atazarimo kugana. Hari ahantu yageze arahagarara, byari bitewe nuko yumvishe ko hashobora kuba hari abantu bari aho ngaho. Icyo yakoze niki, yabanje gusuhuza agaragaza ko ikimugenza arimo gusaba icyo kurya. Nubwo Bona wowe nkawe ukurikirize nkuru nshuti yanjye uri umuhanga, uri kumuntu ukabona ko ari umuntu utemuwe ukwiye gufasha, ariko saba abantu ukeka ko ari abanyabwenge sinjije zitere hose. Buri wese se wumvishe ijwi ry'umuntu w'impumyi impumyi arabasaba mu baraho. Hari n'umwe wigeze azamura akaboko ke kugira ngo aho uwo musore kuba yarya gahaga kandi abishoboye. Bonaventure se yacitse intege yibutse ya mvugo yo Clement amubwiye muri ghetto wo kwicwa n'inzara n'ubunebwe bwa nyakwigendera. Yakomeje kugenda akegera imbere ashakisha kugira ngo agire icyo yabona. Ayiwe ariko disi amahirwe ntiyari mu ruhande rwe kuri uwo munsi. Uwo musore Bonaventure uko yakomeje gutera intambwe rero niko mu nda byakomeje kumucanga nyine. Ni nabwo umubiri we watangiye kubura imbaraga. Yagendaga atazari kugana, akikanga yageze mu bihuru akagaruka, akikanga asitaye. None zo nshuti nzamutwe abantu batuye mu mijyi ukeka ko ari uba kwitayeho uzagire London noneho uri ko ari ukwitayeho cyangwa mu wundi muki. Ntitukavuga imijyi yacu ya Afurika gusa. Ayiwe buri wese abahitaye kubye niwe zakubeshye. Bonaventure sanze ari mu bihe bigoye. Bonaventure avuga ngo ahangaha rero ndananiwe noneho pe nako ntagisi. Biba byita gupfunda imitwe ngo naho ntapfunze imitwe ngo uhiriye ngo none akaba atagize. Nibyo yaravuze ngo nta mwana w'umuntu disi unyitayeho, nta wigeze yemera ko mu bufasha reka nigendere. Nibyo yaravuze ngo Mana sinakomeza kuba kuri iyi si yawe iriho abantu bawe ariko bafite ibintu waremye abantu bahisemo kubyikubira. Sibwo se yumvisha umuntu unyuzeho akamusaba ngo mbabaje kanyeza kuri kaburimbo izamuka mu mujyi turutse mu ntara ngo kaburimbo. Sibwo se ubwo bufasha nk'ubwo bw'abantu bajya babwimana uwo musore aramufasha aramuzamukana amugeza ku muhanda. Nibyo uyu Bona ahagaze ku muhanda ameze nk'ufite ahantu agiye kujya, wa musore acaragenda. Bonaventure yari arimo gutekereza ngo ku buzima bushyashya ngo bwo mu ijuru yewe yizeraga ko mu minota mike ngo ari we yagezeyo.
ahagaze iruhande rw'umuhanda yatangiye kumva mu modoka ahinda acaho. Ntiyabanje agasenga amasengesho ya nyuma, ntiyarangije agakora ikimenyetso cy'umusaraba akavuga ngo Mana mbabarira, iki ni icyaha ndabizi ntugikunda, ngo ariko ngiye kugikora. Mwibutsa ko no kwiyahura ari icyaha. None se urukeka ko Yuda Iskariyoti wagambaniye Yezu icyaha gikomeye ari ukumugambanira ko byari byanditse? Hoye icyaha gikomeye yakoze ni uko yiyahuye. Yego nyine yiyambuye ubuzima. Ijya mu modoka yacagarira gutya kumirinyuzeho, hari ibyo bariyumviraje bitunguranye, mbona yahise yirukira mu muhanda atabona, yahise ahagararamo kugira ngo iyo modoka ize imucire urubanza yari yiciriye. Mu gihe ahagaze mu muhanda rero hari imodoka yaje iti fata amaferi bitunguranye yafatira imbere ye. Uwo muntu wari uparitse imodoka yahise ava mu modoka aragenda yegera uwo muntu wari uhagaze mu muhanda rwagati. Bonaventure ryari ijwi ry'umukobwa yari ndetse ko ari uwo mushoferi wari utwaye ya modoka. Iyi modoka yarava ya Nouveau modeli. Nibyo erega Bonaventure mu matwi ye ntiyumvishaga ibyo yumva ko ari ibyo yumvishije, ntiyumvishaga kuko ari umuntu wamumenyeho ahantu muri uwo muhanda yaragiye kwiyahuriza. Aho ngaho siri place imbaraga zahise zimushirana, twibuke ko ashonje cyane anarwaye, yahise amanuka ikubita hasi mu muhanda, ubwenge buragenda. Mana yanjye, isi yaremwe n'Imana irema n'ibintu ngo muzororoke nk'umuko musenyi w'inyanja, ngo byose muzabitegeke, ariko ngo bamwe bafashe byinshi barabyikubira. Yewe inkuru yacu ngo imitunganye izagabagabanywa gutya, basiteraho kashe kwa noteri barasinya. Niyo nkuru turi kumva. Karema witonda. Ariko numva disi urukundo rwa Bona na Simbi narwo ruryoshye kubi, cyangwa mumbwire muri comment urukundo rwa Bona na Simbi ruryoshye, dukomeze twiyumvire. Aha nje ndumva runryoheye disi kweli. Tuneze amatwi rero tuvuye muri blague. Bonaventure yagaruye ibitekerezo yikanga ari mu gitanda, ntiyaraza aho yarari, yaribazaga se nageze mu ijurura cyangwa ndacyari ku isi. Ubwo rero Bonaventure yakuruye ubwenge bwe kuva cya gihe ataravu ubwenge bwe butaragenda nyine, igihe yarari mu muhanda. Nibyo umukobwa wacu rero Bona yibutse byose, ndetse yibuka ko hari ijwi ryamuhamagaye, ijwi ryamuhamagaye kiri mu muhanda. Ariko se nubwo ibyo byose yabyibutse n'ibya nyuma bamuhamagaye akabaza ngo hari umuntu nzi hano, byari bihagije se kumubwira ngo uracyari ku isi cyangwa ageze mu ijuru? Wapfuye uvuye mu buzima. Icyo yibuka bamuhamagaye izina rye, ntiyarazi igikurikiyeho, ni marayika se ni iki? Ni umuntu se baziranye cyangwa? Ibyo bibazo rero byatumye ashaka kugerageza yiguka kuri icyo gitanda kugira ngo yumve ko akiri muzima, abe yakinosha cyangwa azamure n'akaguru yumve ko byemera. Ubwo yegutse se niyumvisha ameze nk'akantu kameze nk'agashinge bajombye ku kaboko ke, uko se atabonaga abizi neza, sibwo yakoresheje akaboko ke gukorakora ngo yumve icyo kintu bamujombye. Ni mu ijuru bakijomba se cyangwa nano ku isi? Nibwo yavumbuye ko icyo kintu ako gashingerera bakajombye ku mutsi utwara amaraso. Nibwo rero Bonaventure yikanze ubwenge bwe bumvisha ko ahari ari mu bitaro. Ariko nibyo ari mworoheye kwiyumvisha ngo bitaro nabigezemo ne kubw'icyo kibazo se. Mu gihe rero yarakibaza ibyo ngibyo, yumvishe hari umuntu winjiye. Urakangutse, Imana ishimwe. Ryari ijwi ry'umukobwa, yumvaga ari ijwi ryiza cyane kweli. Nibwo rero Bonaventure yakanzwe nuko umuntu umuhamagaye ahamagaye izina rye, ndetse akaba yarahamagaye izina rye nyine amwubashye cyane. Nibwo rero uwo mukobwa, umugore yegereye aho ngaho kuri icyo gitanda, nibwo Bonaventure yongeye gukorakora kugira ngo akore kuri uwo muntu barimo kuvugana. Nibwo rero uwo mugore yahise avumbura ko burya disi Bona ni impumyi, ntabona, afite ubumuga bwo kutabona. Kuba rero Bonaventure yarahumye atabona byakanze cyane uwo mukobwa. Ese Bonaventure wowe nibihe bibazo ku buryo amaso yawe atakibona? Wambwiye. Uwo mukobwa rero yabajije gutyo Bonaventure, ari kumva uwo mukobwa yagize agahinda. Bona yakomeje kumerwa no gutangara bitewe nuko atari yamumenya kugeza kuri iyo saha. Uyu muntu uri kumbaza ibibazo byose se ko ntamumenye? None se mushiki wanjye uranzi? None se ubundi urinde wowe ko numva umeze nk'umugira neza? Nibwo Bonaventure yabajije uwo mukobwa gutyo. Bona njye rega ndi Blessing. Blessing? Yego njye ndi Blessing. Waranyibagiwe? Njye ndi wa mukobwa umwe muriranye muri BC mukicarana, umwe mwasangiye umugati urimo inyama na ji, wa undi wogihe wavaga i Kigali wishyuriye itiki. Blessing, Mana yanjye, Imana ni igitangaza. Ubu si duhuje gute? None se Blessing ubashije ute kunyibuka ko hashize imyaka myinshi? Nturanyibagirwa n'izina? Mana yanjye, umva musaza wanjye, burya biroroha iyo ugiriye umuntu neza ushobora kubyibagirwa, ariko iyo umuntu wamugiriye neza burya kenshi ntabyibagirwa, ashobora no kwijijisha ariko ntiyakabyibagiwe.
wowe waranyibagiwe kuko wabaye ngogira neza wigendere, ariko jyewe bitewe n'uburemere bw'ubufasha wampaye, kuko kwibagirwa ntabwo byashoboka muri ubu buzima. Niyo mpamvu disi bavuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Umutima wanjye wawukozeho cyane, sinari gushobora kukwibagirwa na gato, ndetse nabonaga nsaba Imana wazamuje n'uyu muntu koko kugira ngo nzongere gushimire ku yindi nshuro. Ndashima Imana disi ko yemeye gusubiza amasengesho yanjye, ariko urabanza umbwire ndababaye, ni ibiki byakubayeho ku buryo amaso yawe agira ibibazo gutyo utabona? Hanyuma se ni ukubera iki nagusanze mu muhanda ubuzima bwawe wabushyize mu kangaratete ushaka kwiyambura ubuzima koko? Blessing, njye sinzi icyo nakubwira kuri iyi saha Blessing, ariko ndashonje we. Niba hari icyo nabasha kurya byashoboka ko nabona icyo kurya. Ibyo kurya nabiguteguriye. Dr nyine yabimbwiye ngo nubyuka ngo ikintu cya mbere tuguha ibi biryo. Ibyo Blessing yagaragaye arimo gutera protemanche, harimo ibiryo byahise bihumura kweri. Nta gutinda rero yahise abyarura ku isahani yari yazanye, atangira gutamika disi Bonaventure. Ibyo Bonaventure we yumvaga yakoresha intoki, ariko hariho serumu, agashinga ka serumu, ubwo ribyo ni ngombwa mutamika, ariko bikagaragara ko ari kumera vuba vuba kongera agahita mutamika, akamera vuba vuba agahita mutamika, akamera vuba vuba agahita mutamika, nyine nk'umuntu umaze igihe atarya. Byagaragara ko ameze nk'umuntu uvuye mu masengesho y'iminsi 3 cyangwa iki. Blessing rero nubwo yamutamikaga yarebaga Bonaventure mu maso y'impuhwe, ndetse Blessing yatangiye kugaragara yihanagura amarira, ariko Bona ntabwo yamenye ibyajyaga mbere kuko atabonaga. Nibyo Bona yakomeje kwirira apeti nyinshi, adaheruka ibiryo, abekumbuye yumva biryoshye kweri, ariko atazi ko iruhande rw'umuntu urimo kumutamika arimo kurira. Mujye mwitonda neza amatwi. Aha, nyuma y'iminota runaka rero Bona yarangije kurya, ndetse na dogiteri yagaragaye yambaye itaburiya y'umweru kweri, yinjira nyine muri icyo cyumba Bonaventure yari arimo. Akurikiyeho ikisi yamukoho serumu, ndetse arababwira ngo bakitahira, umurwayi wawe ngicyo yararwaye byari inzara. Ariko se mu gihe batangiye kugenda, Bonaventure bitunguranye wa mutwe we yumvisha umutwe ari nk'abakaraza bari gukubita ingoma mu mutwe we. Mbega bwa burwayi bwe bwarongeye buhita bumutangira atarasohoka no mu bitaro. Bonaventure yicara hasi afata umutwe we n'amaboko abiri mu mbaraga nyinshi. Uwo mutwe wamuryaga kweri cyane, uzi ko yariraga iyo umwana yari kurira cyane, akaba yarira nk'uruhinja nuko yikarumye nk'umuntu mukuru, ariko byaramuryaga nawe ukabibona. Barongeye baramufata vuba bamusura mu cyumba cyo kumuvuriramo. Nyuma y'ibipimo batangiye kumuvura ibibazo by'ikibazo yari afite cy'umutwe umurya cyane. Uzi ko bamuvuye hafi ukwezi ari mu bitaro. Shutuneza amatwi, uwamwishyuriraga se n'uwabimukurikiranaga no kumugemura n'ibiki ukeka ko yarinde? Yari Blessing nk'izina rye disi, yari yamubereye umugisha, yari yamubereye umuvandimwe, yari yamubereye inshuti yo mu bihe bikomeye. None se nshutuneza amatwi, bwa burwayi bwari bwaramujengereje bw'umutwe ntibabuvuye neza bugakira? Ikintu bacyabananiye so baganga si y'amaso, ngo kuko ubwo burwayi batabufatiranye mbere ngo bo ntibafite ubushobozi bwo kuba bamuvura amaso. Ariko abadogiteri baravuze ngo ikibazo gisigaye ngo ni icy'amaso, umutwe ntuzongera kumurya cyane, ngo ntuzamurya nk'uko abantu bose wanywaga paracetamol cyangwa ka Panadol, ngo umutwe ntabwo uzamurya cyane. Ngo rero ngo ariko uburwayi bwe bw'amaso abashije kugera ku bitaro bikakaye bihambaye kweri, ngo babasha kumuvura. Amakuru rero babahaye ngo nta bitaro bifite ubwo bushobozi ku mugabane wa Afurika. Ngo kugira ngo rero ngere kureba ngo biramusaba kujya ngi Burayi, Amerika cyangwa Aziya, ariko ngo ibyo ngibyo ngo ntibyoroshye, ngo birahenze cyane kweri. Ayo makuru rero ntiyari meza kuri Blessing, ariko Bona we yari yakiriye, azi ko nyine atazongera kureba ukundi. Avuga ngo Mana warabyemeye, ngo ni wowe utanga ngo ukanisubiza, wamaye amaso waranayishuje. Niyo mpamvu shutuneze amatwi, ibyo ngo biriho byinshi biracyariho, ngo twajye dushima Uwiteka, tugashima Allah, tugashima Imana, tugashima gitara cy'amahanga kweri. Ubwo rero ibyo byose kuba bahangana n'icyo kibazo kiri imbere ntibyari biboroheye. Ndavuga haba Blessing cyangwa Bonaventure. Ayiwe, uyu Blessing disi yakoresheje umwanya we mwinshi n'amafaranga atari make icyo gihe cyari cyo kuvuza bwa burwayi bw'umutwe wakutiraga mu gahanga ngo bemeze nk'abakaraza. Bonaventure yari yararwaye. Nyuma ko rero bemereye kuva mu bitaro, uyu Blessing yafashe Bonaventure kugira ngo amujyane we. Kuki ko Blessing yashatse umugabo w'umukire? Nubonye ko Blessing atwara imodoka? Byakurikiye urukeka ko bimeze bite? Dukomeze cyangwa igice tukigire kigufi kugira ngo inkuru tuzayigire ndende, cyangwa dukomeze? Reka dukomeze ho gake. Neza amatwi rero, Bonaventure yikanze atangiye kuba mu rugo rwa Blessing, urugo rw'umugabo wenyine
muri urwo rugo bakamuha ibikenewe byose. Ariko rero muri urwo rugo hagaragaraga nk'ahantu hakonje cyane, hari abantu badakoma, kuko byagaragaraga ko uyu Blessing abana n'umugabo we gusa, ngira ngo batarabona akana, nta kana kakubaganaga ngo bakumve muri urwo rugo. Ndetse kuri iyo saha Bonaventure yarataramenya byinshi ku buzima bw'umukobwa Blessing bahuriye mu modoka. Ubwo rero ubajije Bona si umuntu urimo kugufasha abana n'umugabo cyangwa abana n'ababyeyi, Bona ntiyari kubona icyo gusubiza. Ariko Bona adakeka ko nta matsiko yari afite menshi yo kuba yamenya ubuzima bw'uyu muntu urimo kumufasha disi. Ariko si ukeka ko Bona nubwo yari afite amatsiko kumenya ku buzima bwa Blessing we atarafite amatsiko kumenya ku buzima bwa Bonaventure. Yari agifite cya kibazo yibaza, uyu muntu twibutse ko atamushuje ni gute yamusanze muri ya danger zone ahagaze mu muhanda agiye kwiyahura. Bonaventure rero niwe wabaye wa mbere mu kubwira inkuru y'ubuzima bukakaye, ngo ntibyari byoroshye, byari bikakaye kweri, abibwira Blessing. Amubwira kugeza kuri iyo saha, ndetse ubuzima bwa Bonaventure bwatumye Blessing agira agahinda kenshi, amugirira impuhwe nyinshi kweri. Uyu umugore yihanganishije Bonaventure, aramubwira ngo ibyo wacamo byose ntuzongere kwicuza ngo ucike intege uvuge ngo urambiwe kubaho. Urumva Bona aramubwira ngo ikintu kiba mu rugendo rw'umuntu akiri muri ubuzima ntago birya biza ari nk'impanuka, byose hari ubwo Imana ibyemera. Twibuke nayo ibyo yanyuzemo, Satani yaramusabye ngo Imana ngo imumuhenga mugerageze, ngo ariko ntukore ku bugingo bwe. Rero ubuzima bubamo byinshi kandi kwihangana bitera kunesha. Urumva Bona ayo niyo magambo rero Blessing disi yakoreshaga arimo kwihanganisha Bonaventure. Ndetse ayo magambo yaragiye yinjira Bona disi kweri. Burya hari benshi bahura n'ibibazo bavuze byibuza umuntu wabahumuriza. Rega ngibiri bukubeho ntaho wabikwepera, ariko iyo bije urebye cyo ukabisengera Imana ikabikwambutsa ikakwinjiza mu byiza kweri. Nibyo twifurizanya hano mu nkuru z'urukundo hamwe na Clement 24. Amaze kumwihanganisha rero no kumubwira ngo pole, ngo komera. Hari agombaga gukurikiraho ko Blessing abwira Bonaventure ibyo Bonaventure yari afite amashyushyu n'amatsiko yo kumenya. Blessing yabwiye Bona ko kuri iyi saha yamaze gusezerana, ari umugore wubatse, ndetse n'izina yamubwiye ari ry'umusore, umugabo we muri iki gihe w'umucuruzi ukomeye za Butare na za Gikongoro, wagafashe kweri, yagafashe akiri muto muri ubwo bucuruzi bwe muri izo ntara. Yatangiye arangura inka akagurisha, agera ku bindi bintu bikomeye, acuruza imyaka, none ngageze ku matepo n'ibiki. Ariko aramubwira ngo umugabo we amaze igihe kirenga ukwezi adahari, agiye mu bihugu by'ibituranyi ngo mu bijyanye n'iby'ubucuruzi bwe. Ubwo rero tumenye ko mu gihe uyu Blessing yafashaga Bona, umugabo we nta makuru yarabifiteho, ku rugo rwe hari umuntu rero gufasha. Ubwo kandi tumenye ko ibintu byose uyu Blessing yakoreye Bona atigeze abibwira umugabo we. Kuki turaje tubimenye. Bona wari ugeze mu gihe cyo kwiyahura kubera ko abantu bose wasabye ubufasha batigeze bagufasha. Njyewe ndahari kubera wowe. Urumva Bona, aho kugira ngo yambure ubuzima. None se Bona ngufashe iki kuri iyi saha kugira ngo ukomeze kubaho? Ntongere gutekereza ibintu nka biriya ngo wabuze ugufasha, ngo isi iriho abantu babi gusa, ko nabeza bahari, nkuko nawe uri mwiza nzi ko wamfashisha. Icyo cyari kibazo Blessing yarabajije Bona. Mushiki wanjye Blessing nta gisubizo gifatika gihe mfite, ariko jewe ndumva nkikeka ko ubuzima bwanjye ntaho ndi kubona bukomeza bugana pe. Ndimo ndasaba Imana ngo inkore kuri isi, nta gishushanyo mbonera imbere yanjye rwose, ndimo ndahabona umwijima gusa. Sinagusaba ngo mfashe ngo nkomeze mbeho. Ubu se ngusabe ngo nkomeze mbe mu rugo rwawe warashatse? Wowe se ko nawe hari undi muntu ugomba kumvira ukanamugandukira, urumva byaba ari byo? Ikindi se ngusabe se ngungeze iwacu mu rugo, bene wacu suzukeka ko boroshye? Sibo abantu se banyihakanye bakantererana bakanagutorongera, ndakeka ko ari nabo baje bakanjugunya inaha. Ubwo nsubiye mu rugo iwabo rero nkeka ko bankorera n'ikindi kirengeje iki, biba baraje bakanjugunya inaha bakigendera. None se reka nkoze Bona kurimo kumpa ikizami gikomeye koko. Yewe nyine kugufasha, kandi ubufasha bwanjye buragendana n'ibyo nawe wumva byakugwa n'isi. Nyeneye ko wakomeza kubaho wowe, sinifuza ko waca mu bimeze bite, ibyo bigishobora kurangira isaha n'isaha. Ariko nta kintu kitagira agasongero kikagera ku iherezo. Nibi rero bizagera ku iherezo, ubona bisongoye byatatse ubuzima bwawe, sibyo? Wambwiye Bona ngufashe gute koko?
Blessing ni wowe yiteguye wemeye kumfasha, njye nanjye ntizi ibiganza ubufasha bwo aribwo bwose ntabwakira kuko ubusimbona urabibona. Gusa ibyo nkubwira ubuzima bwawe ntuzabushyire mu bibazo kubera njyewe ukaba wayikengiriza ubuzima. Urumva ndi mukurerega ndatekereza ubuka ko ufite umugabo. Okay, ndabyumvishe bona kandi nzamenya icyo gukora ku bwawe. Ukeneye ubufasha kandi ndahari. Nasenze amasengesho mvuga ngo Mana uriya muntu uzame kumwitura. Rero bona nzi ko Imana inzira zazirenga 1000. Guhera kuri isaha wumva utekanye, wumve wishimye. Amasengesho nasabye nicyo gihe cyanjye kugira ngo nishyure ibyiza wankoreye kandi sinkubeshye. Shutoneza amatwi ngutsa ko hari abantu bazirikana kandi ngogera neza wigendere disi. Bona njyewe nzahangana mu buryo bwari bwo bwose, sinzita ku kigeragezo cyo cyose. Nzahangana kandi nzakuba hafi. Ndabibona ko utabona ukeneye umuntu ugufasha. Tuza hano mu rugo rwanjye uhabe, narabisengeye kandi Imana izaca inzira. Umugabo wanjye nanze kumustressa, yaragiye mu by'ubucuruzi, hari bitagenda muri business akorera hanze. Ubwo nagaruka nzamuganiriza nk'umugore wubatse, menye uko muganiriza. Sinari kumubwira muri kuri telefone kandi ubushobozi bwo kugufasha nari mbifite. Nahagera ntazatinda nzabimubwira anshyigikire tugufasha. Urabyumva bona? Byo kandi Blessing yabivugaga afashe kunugu za bona kugira ngo musubizemo icyizere. Nibyo Bonaventure ntago yari afite imbogamizi ngahita abwira Blessing ngo hoya ariko se urumva gutya no gutya, ariko mu mutima we icyizere yari afite gike, avuga ngo se umugabo we arabyakira cyangwa ntabyakira. Nawe urabyumva urakuze nshutuneza amatwi nawe wabitekereza. Nibyo nyuma y'icyumweru umugabo wa Blessing agarutse avuye muri business ze, avuye Kampala. Akigerewe mu rugo yatunguwe no kubona umuntu ufite ubwanwa, umushyitsi, umuntu usigaye aba mu rugo rwe ngo wahashe. Ayiwe umugabo rero w'umucuruzi wakijijwe no kwicururiza nyine arangura asubiza. Ubu umugabo wa Blessing yatangiye kubaza ibibazo Blessing, ibibazo bitari byoroheye Blessing ko ahita bisubiza. Sinkubeshye ari ibibazo bitaba byoroshye. Ayiwe ariko mbere hose dore byabanje kubaza Bonaventure nawe kubisubiza byaramucanse. Musore wa mugabo Mr bite ukomoka he? Hanyuma se umugore wanjye muhujwe n'iki, mpuriye kuki? Uri mwene wabo se? Cyo ni ikibazo gikomeye gikakaye. Umugabo wa Blessing yarakubise Bonaventure rugikubita ku nshuro ya mbere, amubaza icyo kibazo gikakaye. Yewe Bonaventure icyo yakoze yikanze arimo kuvuga izina rye gusa, ariko ikibazo PB kuri cyo kibazo mu bibazo bikakaye muri section C, ikibazo cyo kuvuga ngo umugore wanjye mupfana iki, muzaranye mute, mwamenyanye mute, ngo cyangwa muhuriye kuki, cyarabuza hagihera. Yashubiza izina rye gusa, ukanwa yumva kananiye gufunguka asobanura ngo umugore wawe twamenyanye gutya. Nyamara abona umugabo agiye kuvuga ngo ndabafashe, umwari munyihishe nibazamwe ngo mbabere umutanga bamya reka ndayamanitse. Ishwida ngo imitungo yanjye ngo izagabagabanywe gutya, bajya kwa notere barasinya bateraho kashe. Kirema witonda inkuru yacu irakomeje. Igice tugisoreza hasi cyangwa twongera kandi reka twongereho gake. Mugabo mwiza, mugabo wanjye uyu nguyu ni musaza wanjye, wikibazaho byinshi, ahubwo urajye dushe uruhuke nkwakire, hanyuma nituba turuhutse turi kumwe, nyuma ndakubwira byose bijyanye n'uyu muntu, uyu mushyitsi dufite muri uru rugo. Blessing yaresemo gusubiza icyo kibazo kuko Bonaventure we yagaragaje ko adashoboye kugisubiza nkuko wavuga ngo abasubiza iki kibazo muzamura akaboko bose bagaceceka, umwe akaba ari gisubiza ngo musaza wawe. None se reka nkubase ko ntigeze mbwirwa cyangwa numve no mubaje bose nabaza hano ko hari umusaza wawe witwa Bonaventure, ko ntabyo nzi. Hanyuma se mu muryango wanyu ko ntarumva ko ari umuntu mufitemo w'impumyi. Sereka nkubase ubwo si filime y'abahinde mu y'inyakoreya mutangiye kozana mu rugo rwanjye hano, genda vano ngiye guhangana n'ibyo mpanganye nabyo, wowe nawe ugasigara urimo byo hanganye nabyo bidafitiye famiye akamaro. Umugabo wa Blessing rega yabyigirije umutima yatangiye kubirakariramo. Umugabo mwiza si nkuko bitekereza. Uyu musore ntago ari musaza wanjye wo mu nda kwa mama na papa. Ngewe reka ugende woge uruhuke urye nkwakire, nukuri ko Imana gusobanura buri kimwe byose ndabikubwira ibijyanye n'uyu muvandimwe. Ibi kandi Blessing yabivuze arimo kugira mu mugabo wa Tusi
uwo mugabo yahisemo gutuza ajya mu cyumba cye, yumvikana ari muri dushe arimo gufungura amazi yo kuri robine y'imvura, arimo koga mu cyumba cye. uzi ko ayewe bitewe n'imvugo umugabo yaravuzemo, Bonaventure yatangiye gutitira abona ko ahantu ari atari amahoro muri urwo rugo. uzi ko umutekano watangiye kubura mu mutima we. uzi ko yibazaga ko uyu mugabo nava muri dushe ashobora gukurikiraho ibintu bidasanzwe bitewe n'uburyo umugabo yari yagiye koga. Blessing rero yihanganishije Bona, aramubwira ngo ntugire impungenge rwose, ngo nta kibazo rega. Blessing agenda akurikiye umugabo we yagiye dushe kugira ngo bakanire kweli. ahageze rero yasanze umugabo avuye muri dushe yoze nk'iminota 2 amazi y'imvura ya robine yo mu cyumba. umugabo yari yagarutse amaze no kwihanagura yicaye ku gitanda, ariko agaragara afite umujinya nk'uwe nka yica, yigize nk'intare irimo gushaka umuhigo. mva umugore we, banza umbwire uriya mugabo uri mu rugo rwanjye nindi? ahari nkande se naragira ibyo mungabanya muri uru rugo? uranzi jewe, uranzi ibintu byangeze aha, uranzi nizere ko nzi neza. uwo si umugabo so Blessing waravuze gutyo. Blessing rero yicaye iruhande ku gitanda atangira kubwira umugabo we byose, yahereye ku kadomo ka mbere kugeza kuri iyo saha. yewe Blessing akimara kubwira byose umugabo we n'ukuntu bahuriye mu modoka, umugabo yahise ahaguruka, yaragiye afungura tiroiri y'ahantu yajyaga atsindagira amafaranga bacuruje, ahita avuga ngo shit, amafaranga yanjye warakoresheje, amafaranga yanjye yaragabanutse, ngo urimo uravuza uyu mugabo unsigaje inyuma akurongora. amafaranga uzi ibyo yambiza, uzi uburyo amafaranga avuna wanjije we, uretse kubona wicaye mu iduka gusa abakiriya baza, uzi uburyo ibintu biba byaratuvunnye. ngashakisha amafaranga ukajya kuyahonga abagabo bakurongoye ngo mbere yuko ngo tumenyana, ngo mwahure mu modoka, ngo mwahure utarahuma urangije ubona bidahagije umuzana mu rugo rwanjye ngajya kurongora gutya ari mu. ese ubundi wowe umfata utesha, umfata utuzi ibyo ukina nabyo? ese ukeka ko rero ishuni kure ngende igicucu? ufite amahitamo aya, nako nta namahitamo. iriya nyende genda uyimurira mu rugo. uriya namugirira nabi mu rugo rwanjye, namugirira nabi ntago nzi, ariko umugabo mwiza uriya kari umuntu w'umunyabibazo utabona, kari nka musaza wanjye, nako wamufata nka murumuna wawe, ntago ari shiri wanjye, ntago tubikora nk'uko wari ubivuze. njye sindaguca inyuma kandi urabizi wasanze ndi insugi. akeneye ubufasha bwacu, Imana ikamuduha umugisha. afite ibibazo bikomeye mu buzima bwe, yaragiye kwiyahura. bitekerezo umugabo mwiza, ishyire mu mwanya we. ariko uyu mugore ni igicucu, gira ishyire mu mwanya we mu nyisi, ishyire mu mwanya w'umuntu se wananiwe no kuba yakivuza kugeza ubwo ahuma. njyewe uzi igihe natangiye gushakira amafaranga njyewe. none se umugabo wanjye iyi saa muri iki gicuku nitumwirukana arajya atanabona koko? papa w'abana banjye bazaza, ni ukuri gira impuhwe. ese umugore wongeye kubaza ikibazo, iyi nzu Tom irahenze cyangwa ntago ihenze? irahenze mugabo mwiza. none se ni yawe cyangwa ni yanjye? ninde wayubatse hagati yanjye nawe? niriya ndaye yawe wazanye hano se yubatse? ni yawe mugabo wanjye. nose reka nkubaze, niba inzu ari yanjye winjiza utema abantu, njye nta burenganzira mbiguhereye. iyi nzu ntago nayubatse ngo nzajya mfasha abantu bafite ubumuga, uranyumva? ntago ndi leta, nta nubwo ndi umuryango wigenga cyangwa iyobokamana. va leta itegeko riri hano, niba ukunze gukomeza kubana nanjye genda umwirukane, niba umukunze kundusha mujyane. iryo ni itegeko, nta nubwo ari ubusabe. bitarenze kuri ibyo ndakora ikintu kibi ntago nzi. mugabo wanjye ibintu bigejeje kure pe, urimo urakosa. iyo uvuze amagambo nk'ayo rwose uba ukosheje pe. urasaba imbabazi Imana, ariko nanjye urambabarira mu ikosa ryo kwinjiza umuntu mu nzu yubakiye ntagusabye uburenganzira. ndapfukamye mugabo mwiza, ndapfukamye. noneho iri joro mbabarira umucumbikire, urabona ntabona ntaho yajya. hanyuma ejo nzamenya uko namwohereza agende. mbabara papa w'abana banjye tuzabyarana, sibyo? Blessing disi asekera umugabo we. uriya muntu n'umurenganya, nta kosa na rimwe afite yagukoreye pe, n'imbere y'Imana irabibona. ariko ibyo ubumbwira by'Imana ni ibiki wowe? Imana muzajya mu nkozi z'ibingi Imana. mugabo mwiza, ndemeye njyewe umpane, ariko uriya nta kosa afite, ni njyewe wakemera ibihano. mbabarira mugabo wanjye. irega nshuti neza amatwi, udakeka ko Blessing yavugaga ibyo akiri muri ya situation yo kwicara ku gitanda cyangwa ku ntebe yo mu cyumba yo bicaraho? reka da, ibyo bivugaga yapfukamye, amaboko yashyize mu gituza, arimo kureba umugabo mu maso amusaba imbabazi. Blessing uzi Alpha Men ukuntu akora mu rugo rwe,
avuga rimwe bikaba ari itegeko bigahita bishyirwa no mu ngiro. Iyo unaniwe kumva amagambo mvuga biba bisobanuye ko ushaka kungira inganzwa. Ubwo rero kiba kigomba gukurikiraho, haba hagomba gukurikiraho ibikorwa kugira ngo wumve bigiye gukurikiraho nyine unyubahe. Umva sha, amahitamo ufitemo n'abiri: irukana iriya nyenda yawe cyangwa muvire mu rugo mwese mutumuki. Kandi nukomeza kunkora mu jisho, marayika ukuramo umwuka akinjira muri uru rugo, ntuze kundenganya, genda ndakarabye. Yamaye nka data. Nurumva se mu makuru umugabo yishe umugore cyangwa umugore yishe umugabo? Yewe ntibiba byoroshye, mujye musengera ibyanyu, ntibiba byoroshye disi. Yego papa, yego umugabo mwiza pe, ibyo uvuze ndabyumvishe. Ubwo urumve ntavunika sindi umwana. Rero ukuntu bimeze, uriya muntu ibibazo arimo n'uburyo nasanze mu muhanda agiye kwiyahura, ntago namutererana, ntacyo naba nkoze. Ubwo rero kuri iyi saha iyi nzu yawe wavuze ihenze, njye niteguye kuba nyivuyemo, aho kugira ngo umuntu Imana yaremye nemere ko namusiga mu bibazo bigoye nka gutya. Kuri ibyo rero mugabo mwiza wankoye ukansaba tugasezerana, reka njye mfata umwanzuro gutyo. Umugabo arasetse, ese Blessing, iriya nkumyi yawe uyikunda kuruta uko ukunda umugabo wawe koko? Umva rero umugabo wanjye, ikibazo bajije ni ikibazo gikomeye kuko umutima wanjye nta munzani ufite wo gupima urukundo. Ni ibintu biba bigoye kuba wafata urukundo rw'urushako ukarugereranya n'urukundo rw'ubucuti n'ubwa bene wanyu. Uriya wita impumyi ndamukunda nkamwubaha, njye mufata nka mwene wacu pe. Wenda kubaha nkaguha agaciro nk'umugabo wanshatse, ukemera kubana nanjye, ukansezeranya, ukanzana mu rugo rwawe, tugasezerana kuzabana mu bibi n'ibyiza. None se utaranzanaho ibyo bintu by'imigani n'ibiki uvugira amahitamo karabiri, uragumana nanjye cyangwa urajyana n'iriya mpumyi yawe? Niba uriya mwene wacu ari uve hano muri iyi saha ukamwirukana ntaho kujya atanabona, ubwo nanjye ndagenda. Muri iri joro ngomba kumushakira uko yabaho, ko narabibonye agiye gupfira mu muhanda kandi si nkubeshye. Ibyo nibicamo nkaboneraho kurara, ndarara ngarutse muri uru rugo. Blessing rero, niba ndi umugabo wawe twarasezeranye, nkakuzana muri iyi nzu ihenze, ukabaho neza, utwara n'imodoka, ukagira n'akazu gacuruza mu iduka ukicara, wadore warabyibushye, wabaye umugore ubereye urugo. Ni wibeshya rero ibyo byose ukabica amaso, ugatambutsa akaguru kawe ukarenga ririya porutayi, ukajyana n'iriya mpumyi yawe, uri kumbeshya ngo ni mwene wanyu. Amagambo yanjye nuramuko yasuzuguye, ukajyana n'iriya mpumyi yawe, umenye ko utazangarukira mu rugo. Nugenda ubanza unazinga ibyo ubona by'ingenzi byawe, ibiri byawe, ibyo wazanye. Uriya urabona wamundutishije, igihe urabona ndi igicucu, ugende kandi umenye ko tugomba gukurikirana n'ibya divorce n'ababyeyi bawe bakabimenya. Urabyumva? Tunegeze amatwi rero, mujye mwitonda utazumva nk'umunyamakuru yishajije ngo Sikove yanga arimo aravuga ngo abakobwa basigaye bahukana ngo vuba, ngo bakimarananga imyaka ingahe bataranabyara, ugahita wakira ibyo avuze. Narakubwiye ngo kuri internet inama zose zije jya ushyiramo n'ubwenge bwawe. None se ubu situation nk'iyi, uyu mugore wavuga ko ari udashobotse? None se umugabo ko ari kumbwira ngo marayika ukuramo uruhu ngo arahita aza muri urwo rugo akaba havuye, umugabo akagiye bagiye gutangiza divorce, wavuga ko umugore ari we mubi cyangwa umugabo ni we mubi? Byose habamo abizana babi, mujye mwitonda. Ibi inama zose mwumve kuri internet ni kizi nkuru z'ibitabo, ngo ushaka guhisha umusomesha mu bitabo, nkutaka izara audiobook. Buryo umuntu wasomye ibitabo cyangwa wumva ibitabo aba afite ubwenge bwinshi, anareba kure kuruta abakunda byacitse. Nimubwira nk'ibi jya wumva agaciro kabyo, kuko ahangaha hari situation nk'iyi wakumva ngo uriya mugore yarahukanye, ugahita uvuga ngo abakobwa b'iki gihe baza bashaka gusenya ibyo bateguye. Ariko si bose, nubwo wenda hari ababikora. Mujye mwitonda. Karagace mureka dukomeze twiyumvire inkuru. Umugabo wa Blessing rero yibivuze mu mujinya mwinshi, ahita ahaguruka ajya muri salo. Yagiye agana aho Bona yari yicaye. Bona abundi bamushyiramo televiziyo akayumva atareba, kuva ageze nyine muri urwo rugo kwa Blessing. Bona yagiye kumva yikanga bamukubise urushyi ruremereye, atabona urushyi rwamujengereje rugashaka umwegeka muri iyo ntebe yari yicayemo, intebe wumva zinepa zihenze. Mu gihe atarafata amatama yikanze ingumi yamugezeho. Ingumi yaje ikagera muri quartier zo kuzuru gutya. Ayiwe aho ngaho rero yatangiye kuva imyuna bitewe n'iyo ngumi barimo umukubisi.
wigeze ndigabo ku buryo unyinjirira no mu rugo kuza gusambanya umugore wanjye. Ngiye kukwita isomo ku buryo uri bumenye impamvu abantu bavuga ngo iby'ubuntu bitera ubwenge buke kandi ngo iby'ubuntu byagukoraho burya. Yabivuze mu mujinya mwinshi akomeza gukubita rero bona rero utaranabonaga nta bushobozi bwo kwirwanaho yari afite. Yagombaga guhama hamwe bakamuha imigiti kweri. Bona ntabwo undi kwihangana no kwitabara yari afite uretse kuzamura amaboko agahisha muri quartier zo ku mutwe no ku maso. Ahandi akareka bagakubita. Yaronamye bagakubita kuva mu kubita gatsinze no bamukubise n'inkokora. Nibwo rero uyu Blessing yaturutse mu cyumba yiruka araza aritambika aba ari nk'ingabo ikingira Bonaventure rero. Blessing rero yatangiye gukubitwa imigiti aho kugira ngo bakubite Bona. Bakubise Blessing noneho. Mujye mwitona ngo hari abagabo bakubita abagore. Ni ikosa rikomeye. Hari abagabo babazi gukubita kweri. Nitwumishe musa mu kirungo umukobwa avuga ngo shara nkubise ngo nagenda nkamushakira abatibe bakamwemeza. Ayiwe ntuzabikore. Ngakubita mugabo mwisi kubita uko ushoboye. Numva wihagije urambwira ubwo nshishijwe bugufi n'uyu nshishwa bugufi ingenzi yanjye turasohoka mu nzu yawe ihenze wambwiye. Ariko rudakeka ko ibyo ngibyo Blessing yavuze ngo bigire icyo bihindura. Yabivuze akirimo no gukubitwa. Umugabo akakubita kweli. Blessing ndabizi ko nagukoreye nanjye amakosa ukayihanganira. Imbabazi rero nguhaye kuko utigeze ubigira birebire. Nukuri bwirukana tugakomeza tukabana. Ariko ni wibeshye ukamukurikira. Umenye ko byari divorce. Niba utazi divorce icyo ari cyo ugavuga divorce. Nizera ko ibibutse kaneza ubuzima bw'wanyu uko mukennye. Igihe famille yanyu nijye witabara nkayifasha. Niba utanabyibuka none ukansuzugura gicucu nirya nkimara. Amafaranga yanjye se ntabwo yahinduye iby'wanyu. Ubuzima bw'wanyu ntibwahindutse. Ubuzima bwawe ntibwahindutse se nibwo ababyeyi bawe. Niba uri gicucu nakazi kawe nako sinkubwira wumva navunika. Amahitamo nayawe. You can take a risk or the chance. All you have to remember, golden chance never come twice. Ibyo nkubwiye nongeye ngo rangije tronkome. Amahitamo nayawe rero. Urahitamo ibyiza amahirwe ufite ku buzima bwawe ankomokaho cyangwa ujyane n'uyu muntu uba umuhombyi. Cyo guma kwibuka amahirwe asa rimwe mu buzima. Iyo ujitesheje urira mu myotsi. Uwo mugabo rero wa Blessing umucuruzi kimwe bose bitaga Kazungu nuko yavuze cyebivuze ubona ashyiraho umwanzuro amaze kubakubita kweri yabemeje. Mugabo wanjye Kazungu umucuruzi abantu baragukunda nanjye ndagukunda. Mu gihe cyose twabanye nari ntaramenye neza umuntu tubano ari we uretse ko harabona ajyaga mbyumvana ngura umugome. Ndakwangiraga imbere ugaseka nari inzu yawe n'ubwiza bwawe. Je nawe nkabona tubayeho twishimye. Nta biri yijishe inyuma ya rido narinzi. Uyu munsi rero bimwe bakuvuzeho simbi agaciro nibwo mbyimenyeye neza. Menya uri we mimbere inyuma uri umugabo ugaragara neza kweri. Uri umusore kuko tutarababyarana. Sinarinzi ko ngiye mbana n'intama ntabwo narinzi ko mbana n'ikirura. Mugabo wanjye Kazungu uzi ko ufite umutima mubi cyane kurenza uko nabitekerezaga. Sereka nkubaze uyu masikini nk'uyu utabona uhitamo kumukubita gute ku buryo waragiye no kumukuramo amenyo dore arimo aravima imyuna ugakubita utababarira nka za ndirimbo. Ntabwo se uri umuntu unatekereza umutima nta mutari ufite n'ubumana. Ntabwo uzi ko abantu badafite ubushobozi ubumuga runaka dukwiye kubaha agaciro kadasanzwe tukabitaho tukishyira mu mwanya wabo. Bavuze ngo I can take risk cyangwa nka ruzinga go golden chance sibyo. Me myself and I prefer to lose those kind of chances. Ubwo rero amahirwe kubana nawe reka nemere nyaburi ngo ni amahirwe y'inzahabu harya. Nibyo wowe umunyamafaranga reka nemere njye kubaho ubuzima bukakaye. Ubwo buzima ndabuzi nabubayeho na mbere hose. Hanyuma se ntegereze uzazana impapuro nsinye cyangwa bazantumaho iyo divorce cyangwa ababyeyi banjye bazambwira uko byifashe. Nubwo nabo babasuzuguye ngo babahinduriye ubuzima kandi nturi Imana Kazungu. Nyamara nshuti amatwi tugiye kutwibuka ko intwari ngigaragara mu gufata imyanzuro mu bihe bigoye. Yes, the definition of a madam hero. Akubwiza ukuri Blessing igewe namugurira akantu cyangwa wenda hari aho yakosheje yari kubaho umugabo we. Wambwira muri comment tukumva ko ibintu byifashe. Niduharira umuntu umwe gusa. Comment nicyo zimara kugira ngo duhane ibitekerezo. Urabyumva ute iyi myanzuro Blessing afashe? Igice tugisore sasi cyangwa nongereho gake biraryoshye. Aha reka twongereho gake. Reka. Birebye byose reka twandike urupapuro ruzaba rwo rujya mu mategeko ko gihe nawe tutagishoboye kubana bazadutandukanye twese twarasinyeho. Hari icyo se reka tubyandike dusinye
nzabijyana mu mategeko mvuga ko nawe wabisinyeho. Hari iribi kandi tuvuge ko n'imitungo yanjye utayikeneye, uvuze ko ntunyiriyeho se, byose ubisinyeho hakiri kare, imitungo yanjye nzayigumane ntujya no kuburana. Umunyamibare y'ukazungu umucuruzi ayowe wamugana imitungo yaramuvuni yese ajya mu cyumba azana urupapuro n'ikaramu arandika byose. Hari abantu baba ari insharutsi, mujye mwitonda. Yandikamo na sije ivuga ngo njyewe ndabisinyiye ko nta mitungo yawe nkeneye, n'ubundi naje nyisanga ngo nkeneye amahoro, ngo sinkeneye kubana nawe, mbanye n'undi ngiye kwijyanira n'uyu mugabo wari uri mu rugo rwacu wirukanye ngo kuko wanze kumwakira. Byose arabyandika, yabishyize ku meza atangira kubyandika. Izo mpapuro yanditse kopi 3, arasinya bashyiraho n'umugabo ngo Bonaventure n'amasinya yabo. Hari abantu baba bazi kureba kure, mujye mwitonda. Bivuze ngo rero izi mpapuro uyu kazungu nazijyana byose n'umugabo bazasinya, bizaba byoroshye kubaha divorce ngo idafite ingaru yuko ngo bazagabana imitungo. Ubwo kandi yananditsemo ko batazasubirana, katazongera no kumushaka, ngara namwemereye ngo azashake ngo n'undi mugabo. Nituneje kubisinya ngaho reba ibyo shaka byose muri iyi nzu byawe, ariko wazanye ubijyane n'imyenda yawe uyijyane, ndayikwemereye. Imodoka irahari ndakujyana iwanyu aho nagukuye. Blessing ntakira ashubije uwo mugabo yewe yari yamaze gusinya na Bona bamuhaye yewe asinyaho. Nibwo Blessing yagiye mu cyumba cye afata ibyo byose iby'ingenzi arazinga. Nibwo yagarutse muri salon afite igikapu kinini kweri cy'imyenda cyane. Mu modoka rero ubwo ngubwo yari amujyanye Butare iwabo. Y'ukazungu umucuruzi nta kibazo ashaka kugirana n'abantu, yaramushubije ngo iwabo mu rugo ngarahukanye, ariko umugabo azamuzanye. Ese bibahora nge narumewe, nzi ko umuntu yahukanye yijyana, none bamuhaye na lift. Blessing rero ntiyashatse kugenda wenyine, na Bonaventure agaragaye muri iyo modoka nawe bamuhaye muri lift, kuko mu mutima we yari yabigambiriye ngo ngomba kumufasha uyu sinamuterana wari tugiye kwiyahura. Ngo kandi narasenze ngo Imana nyibwira ngo izongere mpuze nawe, ngo nanjye mufashe nk'uko yamfashije ndi mu bibazo. Hari abantu ngufasha bakabizirikana, nimumva kubwira ngo agera neza wigendere inshuti neza amatwi. Mu isaha n'igice rero bari bavuye mu ntara bageze mu yindi karere, nako bari bageze muri famiye iwabo wa Blessing, nubwo bwari bwije muri Butare. Kazungu ne wafashe ijambo nk'umuntu ngufashe iyo famiye. Iyo yahageze aba yigize umuntu ufite agatuza kanini kwera afite ijambo, ababwira impamvu urwo rugendo rw'igitaraganya rukozwe muri iryo joro. Yahise amera nk'urimo kumuriga yewe nk'umunyeshuri urimo kurega undi cyangwa umwana uregana mu rugo. Avuga byose uko byagenze n'ukuntu byifashe n'ukuntu avuye hanze, yari yaragiye mu bucuruzi butagenda ngo i Kampala. Anavuga ko ngo basinye ko batandukanye n'umukobwa wabo, bisigara kujya mu mategeko gusinyura, ngo usinya ni usinyura da, ngo gitifu wabasezeranije ngo bashobora gusanga haragiye undi. Ibi rero uyu kazungu yavugaga yasigaga amunyu n'agasenda karimo karicyaye, abwira ababyeyi ngo yafashaga. Ndetse byagaragaye ko ikinyoma arimo kubeshyira uyu Blessing n'uyu muntu bazanye mu modoka utabona ari ukuri. Ndavuga Bona yamaze kuvuga ntiyashatse n'ibindi n'imigisha kibyeshye, yagomba kwinjira mu modoka ye, arayikubita ikiboko, yagomba gusubira yaturutse. Nta nubwo yategereje ngo ababyeyi ba Blessing bagire icyo babivugaho, yari yabaciye amazi kweri. Umukobwa yanyunga bakuye amata mu kanwa, ni icyo kijambo yavuze. Bitewe n'isobanuro rero by'uyu kazungu yaratanze muri famiye ya Blessing, avuga ko uyu Bonaventure ari we ibuye gifatizo, impamvu nyamukuru itumye urushako rwa Blessing rugera ku iherezo, bakakora icyo bita ngo ni divorce. Ayewe yarabaye nk'ahateguye igisasu, intambara ya gatatu y'isi. Yarasize Blessing mu mazi abira, amuteranije na famiye ye muri rusange. Ubuse nkubwire ngo iki? Nkubwire mama we se, nkubwire se, nkubwire mujyomba se, nkubwire tonto se, nkubwire grand frère we se, nkubwire umukobwa bavukana se, nkubwire wo mu muryango se aho ngaho muri iwabo muri Butare iwabo wa Blessing. Ninde wari witeguye se kwakira Blessing? Blessing yahise agaragara ishusho ye kare nk'umugore ngo w'igicucu wakinishije amahirwe akitesha umugabo w'umukire. Mujye mwitonda, umugore injiji nyisenyera urugo rwakoresheje amaboko ye, niko bahise bamufata. Erega ibyo tuvuga nibyo koko. N'uyu kazungu umucuruzi wigambaga yari yarahinduye ubuzima bwa Blessing na famiye muri rusange, utabyumva utyo yaniyemeye, ari bitewe n'amafaranga yari yibitseho. Ayewe iyi divorce rero iyo byagaragaye ko n'urupapuro rwasigiye ababyeyi be ko umukobwa wabo yabisinye ko beyemeje divorce, byaraje bazanira yamvuga ivuga ngo barayizera nyine, ngo amazi arashyuha ngo ariko nibagirwe iwabo wambeho.
bwa bukene babayeho mbere y'uko uyu mukobwa yabashaka ngo bugiye kugaruka noneho intambiki, kuko ubwenge bwabo bwari bwaramenyereye kwakira ko bugomba gufashwa kwakira amafaranga aturutse ku mukwe atari amafaranga aturutse mu byuya bibisi. Iyo ngengabitekerezo rero mitekerereze yahise ituma bagomba kwirukana Blessing mu rugo rwabo vuba vuba. Banamuhaye amategeko n'amabwiriza ngo wowe ntabwo wemerewe kugaruka, ntidushaka no kongera kukubona wagicucuwe, ukajyana uburaya mu rugo rw'umugabo ukamuzaniraho n'umugabo ngo ubundi uyu mpumyi yagushyukishije ibiki ngo harya mwahuriye mu modoka. Niko wavuze uwuhe munyamuryango wari witeguye kumva Blessing? Ndavuga Blessing na Bonaventure utabona. Iryo joro muri Butare nibwo Blessing yagaragaye ari kumwe na Bonaventure bagiye gushaka icumbi ghetto babamo. Ikintu cya mbere Blessing yakoze byari mu rugo rwa mucuti we wari utuye muri quartier ya kabiri yo hirya. Ubwo amahirwe yaramusanze yamwakiriye neza disi. Mujye mugira inshuti disi zibatabare mu bihe bigoye cyangwa mwe muzitabare mu bihe bigoye. Yes, ngo ni vice versa. Ngo bagarire yose n'ubuzirizera n'izarumba siko bavuga se. Kuko rero uyu Blessing no mucuti we bari inshuti zakadasoka nka Clement n'abakunzi b'inkuru z'urukundo Mexico twikundira mu mabara yose. Umucuti yaramwakiriye amwakira na Bonaventure arabacumbikira muri iryo joro disi. Uyu Jamila rero bigaragare ko ari umukobwa yiteje imbere, yabaga mu nzu yubakiye kweri. Yari inyumba itari nini y'ibyumba bibiri na salo. Uyu ngo yicaranye ku ntebe y'ishuri na Blessing baba inshuti disi zakadasoka ibihe byose. Yari yanzu nyine ubu cy'ingenzi ni ukuba waryamye hanyuma ukabyuka ubuzima bugakomeza. Burya inzu rega ngo nicyo yiririyemo niko ngo bajya bavuga, ariko habaho n'inzu za kijyambere kweri. Rero uyu nguyu Jamila mucuti wa Blessing bagaragaye baryamye mu gitanda kimwe ndetse na Bona bagaragaye bamuramburiye akamatora mu kindi cyumba. Umunsi wakurikiyeho rero nibwo Blessing yabwiye uyu mucuti wa Jamila ibintu ukuntu byaje nuko byatangiye ngo ni malaria, kugeza ubwo umugabo we batandukanye disi. Kandi azi ko ubundi Blessing yajyaga aza gusura Jamila yitwaga ukabona imodoka yahaparitse kweri. Ku rundi ruhande uyu Jamila hari ubwo byageraga akumva yabwira Blessing ngo ariko wahutse ngo ubwo se niwakosheje ngo wigumira harakwa wayo neza ajya guzo kunzurwa parika imodoka, ariko umutima nawe waramuriye. Uko uyu Jamila ni umukobwa ugaragara yitambi indiye yagiye guswara kweri. Amahame y'ubumana rero ayagenderaho. Ubwo rero umutima waramubwiye ngo ikintu wakoze ngo cyari cyo, ndetse nanone akumva yamushimagiza ngo ibyo wakoze ngo byari byo, ariko umutima nanone ukongera ukamubuza nyuma yo gutekereza kuri future of friend we. Ubu ni aba bestie, bya jambo abakobwa bikundira ngo ni aba besties. Byane ngombwa nyine agatekereza ku minsi igiye kuza ya mushuti we akabona ari ahantu hakakaye. Twibutse ko nta kandi kazi yarangije tronkome akajya i Kigali akagaruka bitewe n'ukuntu ari mwiza neza, akabona umucuruzi akamukunda agasaba agakwa. None harakurikiraho iki? Yahise abibona rero ibyo twabonye twebwe mu bice by'abanje utarabyumvishe jya ubanza ubyumve. Haba harimo amasomo menshi kweri kandi tukagirana ibihe byiza. Wibutsa ko hose bibayo, haba Burayi, haba Aziya, haba Afurika, haba Oceania, haba yabeza n'ababi ntibazakubeshye disi. Yego tujye dusoma livre de poche ngo ni nofu ugasanga naho hari yabeza n'ababi. No mu mafilime kandi bibamo turabibona ko hose ababeza n'ababi. Erega twibuke ko urushako ni agaciro k'umuntu cyane cyane no ku mukobwa. Ayewe bigaragaza ko ubukobwa yabwitwayemo neza akaba ari nk'igihembo cy'urushako rwiza. Ibyo ngira ngo twabyemeranyeho. Nibyo abakobwa benshi bakuze mu muco wa Kinyafurika, sinzi n'indi mico niba ariko bimeze. Ubundi urushako ni nka diplome yo kubahisha ubukobwa bwe ngo aba yaritwayemo neza. Ibyo byose niko sosiyete tuzengurutse bifata. None siyo mpamvu ubona bamwe bari kurira se ku munsi w'ubukwe ari amarira y'ibyishimo, ni nk'aho baba bagaratiwe tinze nyine ubukobwa barabwitwayemo neza. Ubwo rero Jamila mucuti we ntiyabashije kumubwira ngo felicitation ibintu wakoze ngo nibyo bya kanyabugabo, bitewe nuko ibyo yakoze byari byatumye urugo rwe rusenyuka. Urumva nawe wamwumva. Ubwo rero yabaye netre nyine abakazu yazi, bitewe nuko Jamila atarashaka ntagaze ngo iby'urushako, bitewe nuko yarimo kubara iminsi nawe ngo harabura gato yinjire muri iyo si yabarara nyine tizingazinze nk'abasiribateri, yari ameze nka padiri. Nawe iby'urushako burya ababyumva gusa ntago ababizi 100%. Burya ngo ijoro riba ruwarirahe. None se mushuti wanjye urabizi neza ko mu cyumweru gitaha mfite ubukwe. Nyuma y'ubukwe rero nzajya kubimuhanga aho umugabo wanjye akorera, ni naho umugabo wanjye yubatse. Rero jewe ndabona ni nk'amahirwe kuri wowe kuko nzahita ngusigira iyi nzu yanjye ujye ubamo mu gihe nawe urimo kubaka ubuzima bwawe bushyashya.
Jamila disi nuko yabwiye Blessing. Nibyo Blessing yashimiye mucuti we cyane ku bufasha yaramuhaye. Kugeza kuri iyo saha rero disi ni Imana yari byikoreye. Bitewe n'ubwo bufasha bwaje bw'igitaraganya rero uyu Blessing yarabonye inguni yo kwihengekeramo yo gutangira ubuzima atamenyereye. Umuntu maze igihe yitwarira imodoka yitwara kubera ukabona ni umugore utwaye imodoka muto utarabyara, yewe wamureba ukabona yarahiriwe, yaragiye gutangira ubuzima bushya rero na Bonaventure we utabona. Ubwo rero Blessing yabonye ko adafite uburyo bwo kuba yaterana Bonaventure, abona ko Bonaventure ari bwo bufasha afite kuri iyi si kuko yasanze agiye kwiyahura. Ubwo rero iryo niryo ryari itangiriro rya Bonaventure na Blessing kubana. Blessing rero hari ubumenyi yari afite, burya ngo mujye mumwenya umwuga ngo nta wamenya, nyamara hari abantu babazi nk'ibintu byo guteka agateka utuntu turyoshye kweri. Blessing yatangiye kujya akora amandazi rero ahereye ku bikoresho yasanze muri urwo rugo rwa Jamila, agakora n'amasambusa y'ibirayi amwe bita ibiraha, agakora na za capati akabijyana ku maresitora bakamurangurira. Hari n'igihe wamubonaga mu isoko ari kurangura nk'inyanya agahita bisubiza. Byose byabikoraga kugira ngo we na Bonaventure babashe gukura akaboko ku isahani bakerekeze ku munwa. Rero nshuti neza amatwi, yewe uyu Blessing n'uyu Bona babanye nk'abavandimwe mu nzu imwe, umwe arara mu cyumba cye undi muke, ariko uyu Blessing akamwitaho cyane. Twibuke ko Bonaventure atabonaga. Mu gihe rero uyu Blessing yahanganaga, Bona we icyo arakoraga yamugiriraga impuhwe akanamusengera. Ndetse inshuro nyinshi hari ijambo Bona yakundaga gusubiramo ng'iyomba mfite ubushobozi bwo kubona, Bona ari gukora cyane wowe ukicara ukaruhuka nkajya ngufasha akomana. Ariko rero ubwo nta bushobozi disi yari afite Bonaventure atabona, yagombaga gusigarana icyo bita impuhwe no gusenga amusabira imigisha. Ariko yanyuzagamo akamubwira kandi bivuye mu mutima ngo kuki ubuzima bwawe bushyize mu kangaratete, warubayeho neza witwara, uba mu nzu y'amakaro, mu ntebe zinepa, televiziyo ivuga neza kweri n'ibindi nk'ibyo, ukajya gucuruza mu maduka y'umugabo, ukafata ubuzima bwawe ukabushyira mu kangaratete kubera njyewe. Ibyo nabyo Bona yumvikanaga yabimubwiye, ariko Bonaventure ari ikintu utazi. Ibyo kandi Blessing yamubimusubizaga arimo guseka. Uzi ko ushobora kuba mu nzu nziza ukarya icyo ushaka nta kintu ubuze, ariko mu mutima ukabura amahoro. Iyo bita peace of mind. Kuri ino si Imana ukuntu yaturemye, ubwisanzure bwa roho n'imitekerereze ni ikintu cy'ingenzi cyane ku kiremwa cyose gihumeka n'ikiguruka n'igikururanda n'ikigendesha amaguru. Imana yaremye igashyira kuri ino si. Nubona umuntu afashe inyamaswa y'ishyamba akaza kuyorora akayifungirana, burya hari igihe usanga yaremye uburenganzira disi, ikarya neza ikabaho neza, ariko ababireba neza bakabona ko iyo nyamaswa yabuze uburenganzira bwayo, ubwisanzure. Rero munsi y'irizuba hari igihe amahitamo y'umuntu bamwe bayaca amazi bakayapinga, ariko mu mutima we akaba azi ko amahitamo ye yariyo. Ubu ngubu rero ubuzima mbayeho ndanezerewe cyane kuruta ubuzima nari mbayeho abantu babonaga ko ari bwiza ari bishashagirana. Nibyo nabizi ko ari benshi batanyumva, ariko disi babashije kunyumva babona ko ndi mukuri. Ariko nshuti neza amatwi nkubutse ko ukuri k'umuntu biterwa no gupima. Erega Bona, iterambere ntabwo ari amafaranga gusa. Uzi ko Bona no kubana n'umuntu ukunda burya ari iterambere. Uzi ko mbona umva nezerewe cyane kubona nibanira nawe Bonaventure. Ayiwe, ibi nibyo rero Blessing yararimo kubwira Bona utabona. Erega Bona, niteguye kubana nawe nkakubaha nitaye muri situation urimo yari yo yose. Blessing my dear, uzi ko amasengesho nsenga Imana nsaba ngo Mana mfasha sinzangire na rimwe mba nakorera ikosa Blessing nkamubabaza, nkaba natuma ubaho ugatekereza ukumva utishimye binturutseho. None se Blessing, uzi ko ninjoro hari igihe njya ndara ndikorera, uzi ko hari igihe ndara mfukamye ndi gusaba Imana, nsaba Imana ngo dukomeze duhe umugisha cyane cyane wuguhe, kugira ngo njye nawe dukomeze twumvikane kandi iduhe ibikenewe ibikunyujijemo, kuko njye nta bushobozi mfite. Nibyo amaso yanjye yose aracyarimo, ariko imboni zayo ntago zibasha kureba urumuri. Icyo mbona n'umwijima gusa disi. Iyo mbasha kubona nakora akazi sha Blessing, nakora cyane, nakitanga, nakemera nkasuzugurika, ariko nkaguzanira igikenewe cyose kandi nkakiguhana umutima wanjye wose. Nibyo hari igihe mba numva ntishimye, nkumva ni ikibazo kinkomereye, ariko nyitaho
ibyo bindi byose ukabishyira ku ruhande. Ndabizi ko nkunda cyane Blessing, urankunda. Yigwe bari muri guterana imitoma disi kumva ni ibintu byiza by'urukundo kweli. Abenshi basomye imitoma nk'iyo usanga banditseho comment ushashaka amafaranga, urukundo ruriza niyo ufite amafaranga. Ariko si nitubonye ko abarundi rukundo se kandi rwiza cyane kweli, ubu se urukundo rwabo harwita iki? Rushobora gutangira urukundo se Imana ikarehesha umugisha n'amafaranga kazara? None se reka nkubaze ubundi Bona, kuki ukunda gusubiramo ikosa rimwe buri munsi ukarisubiramo? Buri gihe ko nkubwira ibyo bintu ntubimbwire ngo byo kubona ngo by'umwijima ariko utajya ubiha agaciro. Uzi ko iyo utangiye kuvuga ibyo bintu mpita mbunga amarira mu maso, nubwo utabibona wowe ukabisubiramo. Ubuse ushaka ko ndira? Erega Bona, reka nkubwire ikintu, kuba utabona uri impumyi nk'uko bamwe bakwita, ntago icyo ari ikintu nagenderaho kugira ngo umutima wawe sinkwa agaciro. Nibyo koko Bona, amaso yawe ufite imboni koko, ariko urumuri nturubona bitewe n'imitsi ngo yo mu mutwe niko abaganga batubwiye. Ariko ikintu ugomba kumenya Bona, umutima wawe urabona, umutima wawe ufite imboni ifite urumuri rudasanzwe. Umutima ushobora kubona byinshi biri mu mutima wanjye mu icuraburindi rikarishye, umutima ukamurika ukabona. Ese reka nkubaze Bona, uribuka umunsi wa mbere nkihura nawe muri bisi? Uzi ko nikanze ngukunda cyane kuruta uko wanabitekereza Bona. Ese Bona, ukeka ko nagukunze kuko ufite amaso meza ureba neza cyane kuruta abasore bose nahuye nabo? Nagukunze bitewe nuko ufite umutima mwiza urusha abahungu bose twahuye. Ufite umutima wita ku bibazo by'abandi ukabigira ibyawe, utitaye ko ari ikibazo wowe waba urimo cyangwa ufite. Ubwo rero wowe ko utabona, ntabwo ibyo bishobora ngo amaso yawe ntabona, ibyo se byatuma njye ntagukunda? Ntabwo nagukundiye amaso. Ndabizi ko hari ababona n'amaso ariko imitima yabo yahumye. Wowe rero umutima wawe iyo uza kuba warahumye, ndakeka ko kugeza kuri iyi saha twakabaye tutari kumwe. Ubwo rero imitima yabo yahumye sindi kumwe nabo. Bonaventure, ntangira ijambo rijya rinyorohera kurivuga, sinzi impamvu, ariko kuri kwa nyako Bona, icyo ugomba kumenya, ndagukunda cyane, niko Blessing yaramubwiye inshuti neza amatwi. Ariko inshuti neza amatwi ntidukemakanura ngo kubana na hani wawe ngo nabyo ni iterambere. Nyamara ngenda gutumiye mu gice kizakurikiraho, kizaba igice cya 11, ubundi twari kurangiza, ariko mwatubwiye ngo tuyongereho ibindi birungo ikomeze ryo kurushaho kuba tugira nebe byiza. Mutaka inkuru yacirangiye tuba tukuzanira yindi, ariko kandi turashakura no kudufilme nibyoroshye, mbega niba byoroshye tufite byinshi twakabagejejeho, ariko nibiragera kuri benshi. Mujye mudusenyera natwe tugire ko haje ibyo ushoboye, ushobora kubikora, ushobora gusharinga n'ibindi uzi bishoboka nyine umuntu afasha umuyutuba kugira ngo utaratangira kubona cash zifatika kugira ngo adacike intege. Umwifuje umugisha mu byintu byose, imvura umugisha ikomeze yuhira ibyawe, ibitagenda umuyaga w'ijuru izibijegeze kugira ngo imizi yabyo ivemo, ngo muzusharira yes ubasha kuvamo hazi byiza gusa biryohereye. Love you so much. No mu gice gikurikira. Peace and love. Peace out.